Reka tubasuhuze tubifurizaho muri hirya no hino ibihe byiza bya Noheli, ibihe byiza bisoza umwaka n'ibitangira undi. Ndi Barore Cleophas. Muri uyu mwanya w'ikiganiro dusangira ijambo, turifuza gusangira namwe ijambo kuko muhagaze, kuko mumeze, ku rugendo mumaze gukora umuntu ku giti cye mu bijyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa nk'umunyarwanda. Turizihiza iminsi mikuru nibyo, ariko duhagaze gute? Mpagaze nte? Uhagaze ute? Abaturanyi bawe bahagaze bate? Urabafasha iki kugira ngo muri uru rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda abantu bose baterere rimwe intambwe ijya mbere, intambwe yivana mu bibazo, yivana mu nzitane, twubaka umuryango w'u Rwanda w'abanyarwanda dushaka. Ntabwo tukivuga kwifuza wakwifuza ntubigere, ahubwo umuryango nyarwanda dushaka. Turi kumwe rero muri iki kiganiro n'abatumirwa, ariko umutumirwa wa mbere ni wowe. Ni mwebwe mudacikwa n'ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda muri izi mpera z'icyumweru, aho abantu baruhukiye, aho abantu baganira, aho abantu basabana. Turaganira ku bigiye binyuranye, ariko nanone tunikebuke u Rwanda, tunakebuke icyerekezo. Turi kumwe rero hano muri studio na nyakubahwa Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, Dr Jean Damascene Bizimana. Ikaze mu kiganiro. Murakoze Barore, shuhuje n'abadukurikiye kuri radio na televiziyo y'u Rwanda. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na bamwe mu bafatanyabikorwa ba Minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ni benshi, ariko hano muri studio turi kumwe na Madamu Nzaramba Lucia, umufatanyabikorwa, umuyobozi wa Community Based Sociotherapy. Ikaze hano muri studio za televiziyo y'u Rwanda na radio y'u Rwanda. Murakoze cyane, kandi nanjye nsuhuje abadukurikiye. Murakoze. Turaha ikaze Bwana Kayitare Frank, nawe ni umufatanyabikorwa wa Minubumwe, ariko by'umwihariko ukaba umuyobozi wa Interpeace mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane, nanjye ndabashuhuje abadukurikiye. Barakwikirije. Nyakubahwa Minisitiri, abantu baracyabaza impamvu byabaye ngombwa kujyaho kw'iyi minisiteri mu gihe cyane cyane ibipimo by'ubumwe bw'abanyarwanda byari ku ijanisha ryiza. Abo mubabwira iki? Icyo tubabwira ni uko minisiteri ntabwo ije kugira ngo ikomeze imbaraga n'ubundi z'ibikorwa byakozwe n'inzego zayihurijwemo, arizo nakwibutsa ni yahoze ari Komisiyo y'Igihugu Ubumwe n'Ubwiyunge, yahoze ari Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya Jenoside, yahoze ari Komisiyo y'Igihugu y'Itorero, ndetse n'ikigega cyari gishinzwe gufasha kunganira abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye mu rwego rwo kuvugurura imibereho yabo. Murumva ko rero izo nzego enye buri rwose rwakoraga rufite ubwisanzure, ariko wasuzuma ugasanga ibikorwa izo nzego enye zikora bifitanye isano ya hafi. Kuba bifitanye isano ya hafi rero, icyiza muri byo ni uko byahurizwa hamwe bigakorwa n'urwego rumwe, ariko noneho rufite inshingano ikomeye nka minisiteri. Iyo sano ya hafi, reka mbahe ingero zumvikana. Dufate yahoze ari Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside. Izo zombi zahuriraga ku gikorwa gikomeye cyo gukumira Jenoside no guhangana n'ingengabitekerezo yayo, kuko ntabwo wakubaka ubumwe bw'abanyarwanda n'ubwiyunge bwabo utarwanyije ingengabitekerezo ya Jenoside. Ugasanga hari inzego ebyiri zifite inshinga kandi zashyizweho n'itegeko nshinga, zombi zihuriye kuri iyo nshingano. Ugasanga rero harakorwa ibikorwa bimwe mu by'ukuri, ndetse ababikora ugasanga birashoboka ko abakozi bakora igikorwa kimwe bashobora guhurizwa hamwe, cya gikorwa kigakomeza, ariko hatabayeho gutatanya imbaraga. Icyo ni cyo kintu cy'ingenzi kigaragara, guhuza imbaraga kugira ngo ibikorwa bikorwa n'inzego zitandukanye kandi bifitanye isano bishobore gushyirwa hamwe. Ikindi ni uko ibyo bikorwa byose byakorwaga n'izo nzego enye byose bituruka ku ngaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo hatabaho Jenoside yakorewe Abatutsi, igihugu kikaba cyari tubirote, igihugu kibaza kuba kimeze neza, kigakomeza uko tubyifuza, ntihabemo ingengabitekerezo ya Jenoside, ntihicwemo abantu,
abanyarwanda bafite ubumwe ntabwo byari kuba ngombwa ko hashyirwaho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ntihari kuba ngombwa ko hashyirwaho komisiyo y'igihugu kurwanya jenoside, ntibyari kuba ngombwa yuko twongera kugarura itorero ryigisha uburere mboneragihugu, ntabwo byari kuba ngombwa yuko tugira abacitse ku icumu rya jenoside batishoboye bakeneye gufashwa. Murumva rero ko guhuriza hamwe noneho gukurikirana ibirebana n'amateka y'igihugu nanone bishinzwe urwego rumwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rwose yarebye neza kubishinga urwego rumwe noneho ruri rwa minisiteri mu rwego rwo kugira ngo ibyo bikorwa bikomeze ho kugira igitakara, ariko kubihuriza hamwe no kubikurikirana byorohe kurusha uko byari bimeze. Ndumva mu ncamake ari uko byasobanurwa. Yego, zimwe muri izo nzego muvuze zari inzego mu by'ukuri ni inzego za tekinike, politike cyangwa polisi, bigakorwa ku rundi rwego. Uyu munsi mubikora byombi? Nibyo, uyu munsi Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ifite yahawe ububasha n'itegeko bwo gutegura politike y'igihugu y'ubumwe, ubudaheranwa, kubumbatira amateka, ikubiyemo ingingo nyinshi, ariko ikanakurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Ni ugukurikirana, ntibivuga ko minisiteri byanze bikunze ari izabishyira mu bikorwa yonyine, izazishyira mu bikorwa ifatanyije n'izindi nzego. Ibikorwa ishyira mu bikorwa ndabishyira mu bihe bizaza kandi n'ubu ariko bigenda, ni intego eshatu z'ingenzi ariko zikubiyemo ibikorwa byinshi. Intego ya mbere ni ijyanye no gusigasira amateka y'igihugu. Ni amateka y'igihugu muri rusange, ntibivuze amateka ya jenoside yakorewe abatutsi gusa, ni amateka y'igihugu arambuye kuva u Rwanda rwabaho, kuva u Rwanda rwakwinjirwa n'abakoloni, mbese biriya bice byose by'igiciro by'ingenzi bigize amateka y'u Rwanda. Minisiteri ikashyira hamwe, igategura politike, ikanakora ingamba zo kuyishyira mu bikorwa ijyanye no gusigasira amateka y'igihugu. Igikorwa cya kabiri kiri mu ntego minisiteri ishinzwe ni kubumbatira, kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Bivuze ko minisiteri irategura politike ijyanye n'ibyo bikorwa byose bijyanye n'ubumwe bw'Abanyarwanda, bijyanye no gusigasira amateka, ariko ikanagaragaza inzira, uburyo bwo kubishyira mu bikorwa n'inzego zizifashishwa. Ngira ngo murabona na hano ko twazanye na bamwe mu bafatanyabikorwa bari mu miryango itari iya leta, kuko ni n'ubwo buryo tuzakoresha. Ni ukuvuga ko inzego za leta zirifashishwa, turafatanya, ariko cyane cyane n'amadini, imiryango itari iya leta, abafatanyabikorwa batandukanye, amakoperative, ibigo mu bikorwa byacu. Igikorwa cya gatatu ni ikirebana no guteza imbere uburere mboneragihugu. Aho murumvamo cyane cyane ibikorwa itorero ry'igihugu ryari rishinzwe. Uburere mboneragihugu ni ukuvuga, ni ukureba mu ndangamuco z'umuco nyarwanda, indangagaciro z'umuco nyarwanda, izigomba gukomeza gutezwa imbere, kwigishwa urubyiruko cyane cyane, n'abakuru ntitubareka, ariko turashyira imbaraga mu rubyiruko, kuko imibare ibitwereka ubu ngubu Abanyarwanda bari munsi kuva ku myaka 30 gusubira hasi baragera kuri 70%. Mwumve rero ni igipimo, ni icyiciro kinini cyane tugomba kwitaho by'umwihariko, kuko icyo cyiciro iyo nakurikiye amateka y'igihugu usanga jenoside yakorewe abatutsi yabaye abari bakuze, bari bafite imyaka 5, muri abo 70% b'Abanyarwanda, abandi rwose bavutse nyuma. Birumvikana rero yuko birakenewe yuko bamenya amateka igihugu cyanyuzemo, bakamenya indangagaciro na za kirazira zifasha mu kwirinda ibigize amateka mabi igihugu cyanyuzemo, kukirinda no gukomeza kucyubaka kugira ngo gikomeze kigendere ku iterambere no ku muvuduko turimo. Muri iki kiganiro hari abafatanyabikorwa, hari Madame Nzaramba Lucia, umuyobozi wa Community Based Sociotherapy. Mwebwe muri uru rugendo rumaze n'igihe, kuko avuze ziriya nzego zahozeho, uyu munsi uru rugendo mwafatiye hehe? Muje muri iki gihe cya Minubumwe cyangwa na mbere yayo, mu gihe cyo kubaho kwa biriya bigo mwari muhari? Murakoze cyane. Umuryango CBS Rwanda, abaturage bakunze kwita Mvura Nkuvure, twatangiye 2005 mu gihe havukaga inkiko gacaca, aho hari hakenewe yuko twongera gutanga umusanzu mu rugendo rw'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge. Abaturage bagezweho n'ingaruka zikomeye za jenoside bagashyirwa mu matsinda.
uru rugendo rero urumva ko turumazemo imyaka 17. Nk'uko nyakubahwa minisitiri yari abivuze, n'ubundi twafatanyaga na za nzego zakubirijwe hamwe zigahabwa inshingano ya minubumwe. Twafatanyaga cyane rero na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, tugakora ibikorwa bitandukanye birimo iby'isanamitima, aho ahanini duhuriza abantu mu matsinda, abantu bakagira ibihe byo kuganira ku mateka yaranze ubuzima bwabo, hanyuma bagafatanya kubisangira, ariko bagashaka n'umuti watuma badaheranwa nabyo, ahubwo bakarushaho gutera imbere bubaka rwa Rwanda dushaka. Hari amagambo abiri ukoresheje, ubumwe n'ubwiyunge, badaheranwa. Uyu munsi minisiteri mukunze kuvuga ubumwe n'ubudaheranwa, ishusho y'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Abantu baravuga ati ubwiyunge mwabushyize hehe, nibwo bwasimbuwe n'ubudaheranwa, bimeze gute? Ubwiyunge ni gahunda y'igihugu, ni gahunda y'igihugu iriho, yatangiye, igomba gukomeza kandi igeze ku gipimo cyiza. Yewe tunarebeye no ku mibare, ubushakashatsi bakunze kwita barometer reconciliation, ni ukuvuga bugaragaza aho igihugu kigeze kiyubaka, cyane cyane mu bijyanye n'imibanire y'abanyarwanda, bukorwa buri myaka 5. Ubuheruka bwakozwe muri 2015, ubu turateganya ubundi, bwagaragazaga ko abanyarwanda babajijwe berekanye ko ku birebana no kwishimira aho abanyarwanda bageze babana, ndetse n'ubufatanye abanyarwanda bafitanye mu kubaka igihugu, kugikunda, kugikorera, ni ukuvuga aho ubwiyunge bugeze mu by'ukuri n'ubumwe, ko bigeze kuri 94 n'ibice 55 ku ijana. Murumva bigeze ku gipimo cyiza rwose. Ubu turizera yuko bimaze no kuzamuka, kuko urumva bukorwa mu myaka 5. Ariko icyo byumvikanisha ni iki? Icyo byumvikanisha cya kabiri, uretse iyo ntera nziza dufite, byumvikanisha ko hari abandi bari hafi 5 ku ijana bo bakiboshywe n'amateka. Turanabibona, hari abagifite ingengabitekerezo ya jenoside, usanga no mu rubyiruko bayishyira no mu rubyiruko. Mu bakurikiranwa hari abo usanga bafite imyaka 25 n'umwe n'ibiri, bavuze amagambo mabi apfobya jenoside, ahakana, kwiza urwango. Bikagaragaza rero yuko hari abantu batari basohoka mu byaranze amateka mabi, mu ngengabitekerezo y'amateka mabi yaranze u Rwanda. Abo bantu rero urumva ko baracyaheranwe nayo, baracyaheranwe n'ingengabitekerezo y'urwango, y'ivangura, y'amacakubiri. Turifuza rero ko abanyarwanda bose barangwa n'ubudaheranwa, kandi ubudaheranwa barore ibihe byose u Rwanda rwagiye runyuramo, rutari n'ubwicanyi n'inzara. Hagiye habaho inzara, rumanura imbaba, ruzagayura. Abanyarwanda bahanganaga n'ibyo bihe bibi kubera imbaraga bashyiragamo kugira ngo bafatanye, boye ibihe bibi byoye kubatsikamira ngo bibatware, bibahezeyo, ahubwo bakagira imbaraga zo kubisohokamo. Turifuza rero ko iryo jambo ubudaheranwa uvuga ko ubumwe burakomeza, ubwiyunge burakomeza, ni na ngombwa tugomba gukomeza kubusigasira no kubwubaka. Ariko buri ubwiyunge hanini bukunze kugaragara ku muntu wakoze icyaha n'uwo yagikoreye. N'ubu hari abatubwira batese ko ya 70% wavuze y'abanyarwanda abenshi bari abana jenoside, abandi bakaba baravutse nyuma, ko ntawe bakoreye icyaha, bariyunga nande? Nubwo sosiyete ikeneye kwiyunga, ikeneye gukira ibikomere, nk'ibyo barusiya badufasha, sosiyete ikeneye gukira ibikomere. Ariko cyane cyane ibikomere kubikira buriya n'ubwa budaheranwa niho buzira. Ubwiyunge bureba cyane cyane hagati y'uwakoze icyaha n'uwo yagikoreye. Aho rero gahunda nuko ubwiyunge bugomba gukomeza, ariko cya cyiciro kinini cyane cy'urubyiruko cyo kigomba kwigira ku mateka, kidaheranwa n'amateka mabi. Ngaho ijambo ubudaheranwa icyo risobanura. Cyo kirumvikanye. Uretse ko nabo ngabo baniyunga nabo n'ubudaheranwa burabareba rwose. Muraza kudufasha cyane. Hanyuma hari Kayitare Frank, mwebwe muri Interpeace Rwanda, icyo narimbajije mu kanya Rusiya nabaje ntese mwebwe muri abafatanyabikorwa ba minubumwe uyu munsi kuva igiyeho, cyangwa namwe mbere mwari musanzwe muri ibi byo gufasha umuryango w'u Rwanda w'abanyarwanda kwiyubaka? Murakoze. Mukora mu biki? Kuko yatubwiye
cyane cyane ibintu by'isanamitima. murakoze cyane. Interpeace umuryango mpuzamahanga ariko umaze imyaka irenga 20 ufite ibikorwa mu Rwanda, ariko cyane cyane ibikorwa byacu tukaba tubifatanya n'imiryango itari iya leta ariko nyarwanda n'inzego za leta. Na mbere rero ya Mena Ubumwe kimwe na CBS, Interpeace n'abo dukorana nk'imiryango twatangiranye zitwa YPD, Never Again, ubu dukorana n'indi miryango Prison Fellowship Rwanda, Haguruka, Dide n'abandi. Ibikorwa byacu n'ubundi bireba cyane cyane gutanga umusanzu mu gusubiza ibibazo byatewe navuga n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi. Harimo ibijyanye no komora ibikomere, harimo ibijyanye n'imibanire, harimo n'ibyo kubaka ubushobozi mu bijyanye n'imibereho, ibyo twita livelihoods. Muri iyo myaka yose rero dufatanyije n'iyo miryango navuze n'inzego za leta zirimo na komisiyo yahoze ari komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, natwe ibikorwa byacu mu by'ukuri byaganishaga cyane cyane kureba ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, tukibanda ku byiciro bibiri. Icya mbere ni abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi n'ababakomokaho, ariko muri iyi myaka ya vuba aha haza no kwiyongeramo ikindi gice n'icy'abagize noneho abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi n'imiryango yabo. Ibyo bijyanye ngira ngo n'ibyo nyakubahwa minisitiri yavugaga byo kureba ubudaheranwa muri rusange bireberwa ku byiciro byose. Ikindi rero tunafatanya mu buryo buri direct n'inzego za leta. Ubu hari ibikorwa dufitanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Igihugu n'inshingano mboneragihugu ku bijyanye n'ubundi na gahunda z'ubudaheranwa. Tunafatanya na Minisiteri y'Ubuzima noneho ku bijyanye no kwegereza serivisi z'ubuvuzi bw'ubuzima bw'ibibazo byo mu mutwe, cyane cyane nko mu karere ka Bugesera. Hari aho niho tumaze imyaka 2 dukorera, dutanga ibitaro byimukanwa kugira ngo serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe zegerezwe abaturage aho bari mu midugudu yabo. Kuri iki kijyanye n'ubudaheranwa cyane cyane muri bya byiciro yavuze bakiri bato, ariko bamaze gukura, ni abagabo n'abagore, abari bafite imyaka 5 uyu munsi bafite 32 abavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Abo ngabo iyo muganira nabo mubumva muri ibi ngibi, muri iyi shusho minisitiri yavugaga yo guheranwa, kuzahazwa ndetse yo gukenera n'izi serivisi z'ubumwe n'ubwiyunge? Murakoze. Yenda nahera ku ishusho nziza y'aho usanga hari imiryango y'urubyiruko ubwabo bitangiriye imiryango ibafasha igafasha na bagenzi babo mu kuganira ku mateka no komorana ibikomere no gushaka uburyo kudaheranwa. Hari imiryango y'urubyiruko ihari, ariko mu kazi dukora muri community ahantu dukorera, ibibazo byo guhererekanya ingengabitekerezo nyakubahwa minisitiri yarabivuzeho, turabibona. Ugasanga urubyiruko, abantu bari hasi y'imyaka 25 bafite imyumvire mu by'ukuri iganisha ku ivangura n'inzangano. Ariko ku kigero cyiza niko navuga, hari urubyiruko n'ubundi rurimo kwishakamo ibisubizo. Tunakorana narwo. Hari abitwa Rwanda We Want, ni umuryango w'urubyiruko w'abana bose bavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, bishyize hamwe kandi bahuriye baturuka mu miryango iri mu bice bitandukanye by'amateka y'u Rwanda, usanga batanga umusanzu wabo. Abo rero dukorana nabo tukabafasha. Yego, ariko hari wenda na Rusiya aradufasha. Hari gahunda abantu bamenyereye kuzumva na ba nyakubahwa minisita, abanyapolitiki, umwe udaheranwa. Mwebwe iyo mugiyeyo ntibabanza vuba ati mwebwe se ibyo bintu ko dusanzwe tuzi ko bishinzwe Mena Ubumwe ko ari iby'abanyapolitike, mwebwe bite byanyu? Izo mpungenge rwose duhura nazo, cyane cyane kubera ko ibiganiro gahunda zacu zikoramo ni ibiganiro mu by'ukuri bitoroshye kugira ngo ubwire umuntu avuge ku mateka ye. Navuze urugero nk'ubu uganira n'abantu bagize uruhare muri Jenoside, baba ari abagifunze cyangwa bafunguwe cyangwa imiryango yabo, kugira ngo bavuge ku mateka yabo ntabwo ari ibintu byoroha, ni urugendo rurerure.
hari n'igihe bavuga bati ubundi mwebwe twakwizera dute ko ibyo turi buvugire ahangaha bitaza kuva bidusubiza muri gereza ari abafunguwe n'urugero. Cyangwa se ugasanga niba ari umwana wavutse nyuma ya jenoside afite ipfunwe ku buryo no kugira ngo yirekure akubwire iby'amateka y'iwabo y'umuryango wabo ntabwo ari ibintu byoroha. Ariko dufite gahunda ngira ngo mugenzi wanjye rusigeze kubivugayo nka Mvura Nkuvure, hari uburyo baherekezwa mu kuganira mu gihe kirekire bakagera aho babohoka, ni nabyo ngira ngo ubudaheranwa nkeka ko ari aho ngaho buhera. Umuntu nyine kubohoka kumva ikintu cyari kimuremereye akaba afite umwanya wo kiganiraho nabo babiganira, noneho abo ni nabo badufasha kugenda bafasha abandi. Yego, Madame Lucy, kubundi kuki uhari uwaba dukurikiye haba kuri Radio Rwanda haba kuri televiziyo akavuga ati ariko ubundi kuki mushaka ko mvuga? Kuvuga bifasha iki mwe mukurikije experience yanyu nararibonye ryanyu muri iyo myaka yose mumaze gukora? Abavuze bungutse iki? Abataravuga mutekereza ko bafite ikihe kibazo? Murakoze. Iyo turebye abahanga mu buzima bw'imitekerereze yo mu mutwe, umuti wa mbere batanga ni ukuvuga. Ni ukuvuga ngo rero ukurikije uburemere jenoside yakorewe abatutsi yakozwemo, ugakurikiza umwihariko yakozwemo, ugakurikiza inzira y'umusaraba abanyarwanda banyuzemo, ibyo bihe bikomeye banyuzemo byarabakomerekeje. Hanyuma ingaruka ya mbere ibaho akenshi kubera abantu baremwe mu buryo butandukanye, hari uheranwa n'ako gahinda hanyuma ahubwo bikamutera izindi ndwara zijyanye n'ubuzima bw'imitekerereze yo mu mutwe, ndetse akanarushaho kugira indi myitwarire atari afite mbere, ya yindi irimo kutavugana n'uwamuhemukiye, gutakaza icyizere, kwiyanga, kwigunga, ndetse ugasanga muri we yagiye afata ibindi bitekerezo bibi mu buryo butandukanye. Ibyo bintu rero niwe uba ubifite mu mutima, cyane ko ari uba warahuye n'ako kaga gakomeye katumye akomereka. Igikomere rero kugira ngo akivure, icyo twabonye ni uko afashwa kuvuga bya bintu, akabona aho ategwa amatwi, akumvwa, akitabwaho kugira ngo yongere kumva aruhutse. Nicyo kintu rero mu matsinda ya Mvura Nkuvure dukora, aho abantu bahabwa icyo nakwita ikibanza gitekanye, bakicara mu itsinda bakumva batekanye, akagarura ituze ryo mu mutima, ya mihangayiko igashira, ariko akabona uburyo bwo kuvuga ibyamubayeho. Ariko muri Mvura Nkuvure ubwo ni ukuvuga ngo ni abantu babiri bafite ikibazo, buri wese afite ibibazo bye ku ruhande rwe n'undi bye. Umuntu ashobora kuvuga ati uwamariwe abantu be muri jenoside yakorewe abatutsi bakabahiga bakabirukankaho y'amezi, cyagiye bikurikira kandi no kwamburwa uburenganzira mu gihugu, icyo wacyumva. Umuntu udukurikiye avuga ati abandi se bonyine baravurwa iki? Murakoze cyane. Baravurwa iki? Iyo tuvuga ibi bijyanye n'ubuzima bw'imitekerereze yo mu mutwe, tukavuga kuvura ibikomere, ubundi bikorwa ku nzego ebyiri. Hari uba wakomeretse cyane agafashwa mu rwego rw'abaganga b'inzobere, aho ashobora guhura n'inzobere zabyigiye, akavuga bakamufasha muri bwa buryo bwo kuvuga agakira cya gikomere. Ariko icyo twabonye ni uko iyo asubiye muri community ahura na wa muntu wamuhemukiye, baraturanye, bari mu muryango umwe, bari ku musozi, kabone n'aho yahawe ya serivisi. Biba bishatse kuvuga ngo ni byiza ko hakorwa urubuga rumufasha guhura na wa muntu, nibura akamuha n'amakuru. Murabizi kimwe mu bibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda ni no kumenya amakuru y'uko abacu bishwe, kumenya aho imibiri yajugunywe, kumenya uko kuri kose, kumenya iyo nzira y'umusaraba abantu bacishijwemo. Iyo rero uwagize ibyo byago, wacitse ku icumu, agize amahirwe akabona wa muntu wamuhemukiye akamubwiza ukuri, nibura araruhuka. Niyo mpamvu urwo rubuga rero mu rwego rwo gusana imibanire na bwa budaheranwa, kuko nanone iyo baturanye, murabizi jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe ifite n'umwihariko
yo kuba yarakozwe n'abaturage. Umuturanyi yishe undi muturanyi, bikorwa mu ndengakamere, ndetse bigera no mu muryango aho umugabo yihekuye, umugore akihekura, abantu bari baturanye. Kugira ngo rero wongere usane imitima, uvure bya bikomere, bisaba guhera hahandi, guhuza wa muntu wahemukiye ku gasozi, kuri wa muturanyi, mu rugo, ba bavandimwe bari bafitanye ubumwe bukomeye. Nta kindi cyabivura uretse kubahuza mu biganiro, bakavugana, bakavuga kuri ayo mateka, ariko hakaboneka n'urwo rubuga rwo gusaba imbabazi. Yego, nyakubahwa Minisitiri, ari aba bafatanyabikorwa, ariko n'umuryango mugari w'Abanyarwanda, hari uwavuga ati ese nk'umuntu wabihaniwe, kuki kandi hakenewe guherekezwa muri urwo rugendo? Amategeko ntiyari ahagije? Amategeko afite akamaro kanini, kubera yuko cyane cyane agaragaza icyaha, imiterere yacyo n'uruhare rw'uwagikoze, agahana. Ariko ntabwo amategeko akurikirana igikorwa cyo kijyanye no kuvuga ngo uyu muntu turongera tumusubize mu muryango nyarwanda gute, turamufasha gute kwinjiramo. Yego, urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rufite n'umushingano wo kugorora, ariko urebye umubare baba bafite, abantu bagera ku 80,000 bafungiye ibyaha bitandukanye. Hari abafungiye jenoside, hari abafungiye ubusambo, hari abafungiye ibindi byinshi. Urwo rwego rwonyine kuzuza iyo nshingano biragoye. Ariyo mpamvu mu bwuzuzanye, mu bufatanye bw'inzego za leta ndetse n'abafatanyabikorwa bo mu miryango itari iya leta, hashyirwaho uburyo bwo kureba icyiciro cyihariye nk'icyo cyiciro cy'abakoze jenoside, kubafasha kujya kurenga igihano bahawe. Kuko icyo umuryango nyarwanda ugamije ni ukuvuga ngo wa muntu wakoze jenoside twongere tumwubake, tumugorore, tumuhindure umunyarwanda, kuko yataye ubunyarwanda. Ubundi mu muco nyarwanda nta wica, kwica ntibibaho, uretse ko na sosiyete nta nimwe yaremewe kwica inabyemera. Kwica iteka n'ubwicanyi. Ariko noneho twebwe muri Afurika, u Rwanda rwabaye igihugu cya mbere cyakoze jenoside yemewe ku rwego mpuzamahanga. Abana bica abandi kandi babitojwe n'abakuru. Kongera kubaka rero bisaba guhuza imbaraga, kuko n'ubundi jenoside imbaraga zarahujwe ziganishwa mu kwica, inzego zose zibijyamo. Ubu rero turahuza imbaraga mu rwego rwo kugira ngo twongere twubake umunyarwanda urangwa n'indangagaciro kandi uzira iyo ngeso mbi yo kwica. Urubyiruko mwaruvugaga mu kanya, mutese urubyiruko n'ubudaheranwa byo byifashe bite? Tumaze iminsi dukoze itorero ry'urungano. Ni itorero dufata twahaye umwihariko, rihurirwamo n'urubyiruko rufite umwihariko kuko rwahuye n'ibikomere by'amateka ku buryo budasanzwe. Urebye kubona Abanyarwanda batahuye n'ibikomere ni bakeya, ariko igipimo kigenda gitandukana. Dufate, hari abana bavutse ku babyeyi basambanyijwe muri jenoside. Usanga umwana azi ko yabyawe na se w'interahamwe. Uwo mwana urumva arakura, uko agenda amenya amakuru biramutera ibikomere biremereye kandi nta ruhare bifitemo. Ni naho rya jambo ubudaheranwa rizira n'indangagaciro ikomeye, kuko ubudaheranwa burabwira uwo musore, iyo nkumi, uti wowe wahuye n'amateka mabi, ariko ayo mateka yiguherana kuko nta rugero, nta ruhare uyafitemo namba. Dufite urubyiruko rwajyanye n'ababyeyi babo bahunze interahamwe na leta, bababwiye batoke muhunge muve mu gihugu. Baragenda, bamwe baranakoze jenoside. Hari abari muri za FDLR muri Kongo no mu yindi mitwe yitwaje intwaro, hakaba ubwo bitandukanya nayo bagataha kubera amakuru bagiye babona ari mu Rwanda. Abo bantu iyo bageze mu Rwanda bagira igikomere cyo kubona ko ibyo babeshwe ibintu byinshi cyane bari mu mahanga. Ibyo bigatuma barabayeho mu buzima bubi mu mashyamba ya Kongo, ntibige, ntibagire ubuzima bwiza kubera kubeshywa ibinyoma. Urumva rero nabyo bibatera igikomere. Iyo baje baratubwira bati ubu turicuza imyaka tumaze twarataye, tutarashoboye kwiga uko bikwiye, twaragize ubuzima bubi, kandi urumva nta ruhare babifitemo nabo. Bigaragara rero yuko mu rubyiruko rufite ibikomere bituruka kuri ya mateka, rwa ruhererekane rwayo. Hanyuma ariko reka tugaruke kuri ayo mateka. Mwavuze ko inshingano, mu nshingano eshatu mufite harimo n'iyo gusigasira amateka y'igihugu muri rusange.
aya mateka honorable minister murabibona abantu barahagurutse kuri YouTube ngo barimo kwigisha amateka nyakuri, ukumva ibyo abantu bavuga ukabireba ugasanga rimwe na rimwe nabyo ubwabyo ni izindi mpaka. Kuri iyi nshingano murimo gukora iki? Ese biriya murabyumva? Twumva byose, twumva byose kuko ntabwo wakubaka utumva abasenya n'ibikoresho bakoresha basenyesha ibyo ari byo n'imiterere yabyo, kandi ntabwo bidutangaza. Ntabwo dutangaza kubera iki? Kubera yuko ubu hashize imyaka 28 irengaho amezi jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe. Jenoside yatewe n'ingengabitekerezo y'urwango, ivangura, amacakubiri yigishijwe imyaka irenga 35. Abayikoze ni abantu bari urubyiruko, bari bato, bayikuriramo bigishwa ibyo ngibyo. Hari babashoboye kubisohokamo rwose, ariko hari abandi bigiheranye. Abo bigiheranye rero nibo bitwaza nyine iyo mirongo ya YouTube n'amahirwe ikoranabuhanga rizana, bagakomeza gukwiza ibyo bitekerezo byabo bibi bisenya, badashaka kwitandukanya nabyo. Niyo mpamvu mvuge ko bitadutangaza, ni ukubera uburemere ingengabitekerezo yigishijwemo n'imyaka byamaze bikorwa na leta. Uko iyo leta yigisha icyiza kijya mu baturage, iyo leta yigisha ikibi nacyo kijya mu baturage. Abayikoze rero batsi iyo system, hari bamwe badashaka kubivamo. Ariko icyiza tubona nuko buriya ibimenyetso byo kubaka n'umusaruro kubaka bitanga kenshi ntugaragara vuba kimwe n'abasenya. Uzarebe ubu iki kiganiro turiho dutanga kivuga ibyiza by'igihugu, kiriho kivuga uburyo bwo gushishikariza abanyarwanda kubaho, kubana bunze ubumwe, babanye bibakira igihugu cyabo. Urebye views turi bubone kuri YouTube ziri bugende bigura intege nkeya cyane. Ariko ahadutse abandi baza basenya bavuga ibibi, burabona abantu bahita bahururira kujya kureba ibyo bintu. Biri muri kamere muntu. Muri kamere muntu iyo habaye ikintu kibi gihuruje, nk'ubu iyo hagize inzishya, abantu biruka bajya kureba benshi cyane. Ariko uzarebe ko hari abantu bahagarara bareba inzu z'imitamenwa ziba zizamuka muri Kigali zitagira uko zisa. Ni ibintu bisanzwe. Icyo tugomba gukora ni ugukomeza iyi gahunda yo gusobanura, kwereka, bavuga guta amateka muyigisha mute, muyasobanura mute. Icya mbere ni ukwegeranya ibimenyetso byayaranze. Akenshi mu muco nyarwanda tukoresha cyane cyane kuvuga, ariko iyi ngengabitekerezo ya jenoside n'urwango akenshi yashyizwe mu nyandiko. Byaba iby'abakoloni, abakoloni bakoze raporo zabo, abamisiyoneri bagiye bakora raporo z'uburyo bwo gutanya abantu kugira ngo bigishe iyobokamana ryabo, barandure iyobokamana gakondo. Ibyo byose biri mu nyandiko. Izo nyandiko rero izishobora kuboneka twamaze kwegeranya nyinshi. Ubu tugiye gutangira igikorwa cyo kuzibungabunga mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko noneho habeho no kuzikwirakwiza kugira ngo bigaragare yuko uko abanyarwanda babagaho byari bimeze gute. Ntabwo twigisha ibibi gusa, ni no kwerekana ko abanyarwanda bari bafite indangagaciro zabo zabarangaga, kandi ibyo byanditswe n'abanyamahanga ba mbere baje bagasanga uko u Rwanda rumeze. Ni ukuvuga twerekane ibyo byose, hanyuma abo bavuga ukundi kuri bazabishingira hehe? Twe turashingira ku bimenyetso bigaragara, binafitiye gihamya, bifite icyemezo. Ariko urugamba urabizi ko ruri mu bitabo uyu munsi, uretse n'ibyo bya YouTube, ariko hari n'ibitabo, kandi abantu bashishikariye kwandika baravuguruzanya cyane. Umwe akavuga ati dore ngiye ibyo nemera, undi ati dore ibyo nemera. Bari aba Philippe Ligens bafite abanyeshuri babo disciples, bari ko umuntu yabivuga. Hari undi mujyo w'ibitekerezo uvuga uti oya mwe murabeshya. Ubwo hagati aho ngaho muri babisoma babyumva bakwiye gufata iki, kandi washingira ku cyo uvuga uti nimufate ibi mubireke? Biroroshye, ni icyo nakubwiraga. Iyo wigisha amateka ushingira ku bimenyetso bifatika. Ibimenyetso bifatika naguhaga ingero zirebana uko abanyarwanda babanye. Abanyarwanda bari bafite ubumwe, kandi abazungu barabisanze. Abazungu ba mbere inyandiko zabo, reka ngo njya nkunda gutanga amazina y'abapadiri kuko nibo baburiye abanditse ibitabo bya mbere rwose birebana n'uko basanze abanyarwanda n'umuco wabo. Impamvu banabyanditse, abamisiyoneri gatolika
abapadiri bari bashinzwe na Karidinali Ravijori, we mu cyerekezo yabahaye yavuga ati kugira ngo mushobore kwigisha iyobokamana ryacu ni uko mugomba kuzajya mu bihugu mugiyemo mukiga umuco wabo, mukareba uko babaho, uko batekereza, ibyo bemera, hanyuma mukiga n'ururimi rwabo, n'iyo mitekerereze yabo mukayimenya. Nimumara kuyimenya nibwo muzabona n'uburyo bwo kubahindura, muziga uburyo bwo kubahindura mukurikije ku byo bemera, murebe aho mwaca n'uko mwabigenza. Nicyo cyatumye rero bo baraje nyine bakurikira cyane cyane uko abanyarwanda babaho, baranabyandika. Ndaguhingira abapadiri batatu, hari uwitwa Albert Pages mu gitabo yanditse ngo Un royaume hamite au cœur de l'Afrique. Ni ukuvuga ngo ingoma y'abantu, abahamite ni abantu b'ikirenga, abantu b'ikirenga mu mutima wa Afurika. Ubwo yashaka kuvuga abatutsi uburyo ari barebare nibo bise ikirenga. Bon, undi witwa Padiri Leon Delmas, witwa nanone Chanoine Louis de Ragel, bose abo bahuriye ku kintu kimwe cy'ingenzi cyo kuvuga ngo abanyarwanda twasanze bafite ubumwe bwabo, ubumwe hagati yabo kandi bemera bahuriyeho, noneho bakerekana ibiranga ubwo bumwe: ururimi rumwe, gukunda igihugu, kukirwanirira, gushyira hamwe, iyobokamana imwe, imyemerere imwe ijyanye no guterekera, kubaha abakurambere. Rero ubwo bumwe, ikindi bakibona mu buyobozi bafite, ubuyobozi bafite mu gihugu cyabo. Umwami baramukunda, baramwumvira, niwe nawe kandi akumva ko ari uwa rubanda, na rubanda rukumva ko ari rubanda rw'umwami. Ibyo nibyo abazungu biyandikiye uko babisanze. Urumva rero kwigisha biri documenté, birahari. Nibyo ndiho nkubwira, nibyo ndiho nkubwira. Hari nk'icyo gitabo cya Padiri Pages yageze mu Rwanda mu mwaka w'1916, atangira ubwo bushakashatsi bwe, cyane cyane yabaye ku Nyundo. Igitabo cya mbere agisohora mu mwaka w'1929. Urumva yamaze imyaka irenga 10 yiga ururimi, ariko aniga imiterere yasanze mu Rwanda. Ferdinand Nahimana waje kuza nyuma akaza yigisha ibindi, azagenda asobanure ko ibyo yigisha yabivanye hehe. Urumva hari abigishije ideoloji yari ishingiye kuri rubanda nyamwinshi, bashakaga gucengezamo ibyo bitekerezo, abo bigishije ideoloji. Ariko hari n'abandi bigishije icyo bita fact, ibiriho, ibimenyetso. Ni ugushishikariza abantu rero turebe ibimenyetso by'uko abanyarwanda babagaho, uko babayeho, uko babanye, ariko n'uburyo ubwo bumwe bwagiye busenywa. Nicyo kizadufasha, kuko ubwo niho ngiye no gusoreza kuri icyo kibazo cyawe. Abo bandi bagikomeje kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside, abanyarwanda bakwiye no kureba ni iki bavana mu nyigisho z'abo bantu. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntitubone ibintu kimwe, hari ukutabona ibintu kimwe, ariko byibura ari ibintu by'ukuri byubaka. Uza akomeza kwigisha ko igihugu kigomba gushingira ngo kuba wenda yita rubanda nyamwinshi, ubu arashaka kuganishaho u Rwanda. Uza kubwira ati nta kosa MND yakoze, nta kibi Parmehutu yigeze ikora, kandi ibi byaba bigaragarira mu mateka, abo bantu baracyashaka kuganishaho igihugu. Dukwiye rero no kugira isesengura no kwigisha abantu kumenya isesengura. Ukavuga uti Philip Regency wamuvuze, icyo ariho ashimangira nuko niwe washyizeho system ya MND yatanyaga abanyarwanda, bamwe kabaha uburenganzira busumbye bw'abandi. Niwe werekanye ko bishoboka, bishyira muri constitution, arayandika. Uwo muntu rero ibyo avuga ubu ngubu bishingiye kuri cya kinyoma cyakwije, bishingiye kuri ya politike ye mbi yashinze mu Rwanda igatsindwa, niyo ashaka gukomeza kuduhamishamo. Igihe rero kirageze cyo kugira ngo n'abanyarwanda bajye basobanukirwa, bajijukirwe, ariko hashingiye ku ibyo bimenyetso by'amateka. Iyo babivuga bagafata icyo gihe cyo muri za 59 ukaza ukajyana 94, hari abazakubwira bati, baranabivuga bati nta mpinduramatwara itamena amaraso. Bati ubwo niba muri 59 hari abapfuye yari impinduramatwara, bakajya no gushaka n'andi ma revolution française, bagashaka ba Robespierre n'abandi, ntibabura ibyo babivuga. Cyo ni kimwe. Cya kabiri bakakubwira bati barabivuga kandi barabibwira abakiri bato, bakavuga bati ariko bati kubwa Habyarimana, bati hari umuturage wigeze yicwa, bati yari amahoro, bwari ubumwe, yari amajyambere. Abantu bakira ibyo bintu uyu munsi bikaza no kugera naho bavuga bati na jenoside burya ntiyari kuba indege idahanuka. Murababwira iki? Ndakomeza gushimangira ibyo nababwiye, ni ukubaha ibimenyetso bigaragara. Abavuga bati Habyarimana
yazanye dovize yaravuga ngo intego amahoro ubumwe amajyambere ni intego nziza cyane, ariko reka nguhe ingero zerekana ko Habyarimana yakoze ibitandukanye n'ibikubiye muri iyo ntego ye. Agifata ubutegetsi ku itariki 5 z'ukwa karindwi 1973, icyemezo cya mbere yafashe ni ikihe? Icyemezo cya mbere yafashe ni ugufata abanyapolitike bo muri Parmehutu yahiritse, arabafunga aranabica, abantu barenga 76. Kubahiritsa abantu ku butegetsi bivuga ko ugiye kubica. Kubica ubwo harimo ubumwe, harimo amahoro, harimo amajyambere. Abo bantu yabahishe n'imiryango yabo. Bigeze noneho rero byamaze kubikora, nuvuga ko leta Habyarimana yatangiye yica umurongo wo kwica. Noneho rero ashyiraho na politike ivangura abanyarwanda. Mwumva ko bwa bumwe nta buhari. Tubiganiraho kenshi ndetse n'abandi batumirwa mukunze kubiganira no kuri televiziyo y'igihugu na radio. Kuvuga ngo razana ubumwe, igihe uvuga ngo hari uduce twitwa, hari urukiga, hari Nduga, abo mu rukiga hari abagoyi, hari abashiru, ko bamwe baziga ku gipimo kirenze icy'abandi, ubwo hari ubumwe buhari. Ubu ni Habyarimana, iyo ni politike ye. Noneho kandi muri 75 ashinga ishyaka rya MRND. Ubwo turacyajya mu mateka hagaragazwa ibimenyetso. Rya shyaka rya MRND ribaza ari rimwe rukumbi, Philippe Regency ari mu baritekereje. Noneho iyo system yo kuvuga ko abanyarwanda batazabona uburenganzira bungana ijyamo, kuvuga ngo kwiga bizajya bijya ku gipimo gikurikije uko abaturage bangana. Abatutsi ni 14%, bivuze ko no mu ishuri ntibazigera barenga 14%. Abatwa ni 1%, ntibazarenga 1%. Abahutu ubwo ni 89% baziga ku icyo gipimo. Noneho hakagenda ngo n'abanyagitarama bize kera tugomba kubagabanya gutya. Mwumva igihugu aho abantu bakigejeje. Abize rero muri iyo system yabahaye amahirwe, bakabona nyine biga, bakabona buruse ku buryo bworoshye, nibo bumva ko iyo system yari nziza. Barireba ubwabo, ntibareba muri rusange aho iyo mitegekere yaganishije igihugu, ntibareba ko hari abana b'igihugu b'abanyarwanda yakandamije ku buryo buremereye. Nsozeze ku rundi rugero rwanatumye urugamba rwo kubohora igihugu rubaho. Iyo ikibazo cy'impunzi gikemurwa, igihugu kikayoborwa neza, nta kibazo kuba twaragize. Ariko Habyarimana mu kwezi ku itariki 25 z'ukwa 10 1973, umva yaramaze amezi 2 ageze ku butegetsi. Icyemezo yafashe ku iyo tariki mbabwiye, yafashe icyemezo gishimangira amabwiriza Kayibanda yari yarashyizeho muri 1966 avuga ko impunzi zahunze zidafite uburenganzira bwo kugaruka mu Rwanda. Ariko yongeyeho ati ushaka kugaruka mu Rwanda agomba kuzerekana ko afite icyangombwa cy'ubunyarwanda. Icyangombwa cy'ubunyarwanda ni ukuba afite ikarita ya mbere, yaba iya mbere y'ubwigenge, yaba n'iya nyuma yaho. Hanyuma yashaka kujya mu Rwanda akajya kuri ambasade y'u Rwanda mu gihugu arimo akabisaba. Umva kwari gushyiraho amananiza adashoboka. Ibyo biranditse mu mabwiriza rwose ya Kayibanda na yababwiye yo mu kwezi kwa 2 1966. Habyarimana arongera yasubiramo muri 73 arayavugurura. Ubumwe buri hehe? Nagira ngo abo bantu nuko bavugira mu mahanga, yaba bazaga tukajya impaka dushingiye ku bimenyetso n'amateka, bagasohoka muri ideology. Nicyo cyadufasha kubona ukuri n'ikinyoma, kandi ukuri iteka burya ntugutsinda uko wabigenza kose. Madame Rusiya, noneho muri bya biganiro rero mwebwe muri community mwavuze muti tubaha umwanya kugira ngo bavuge byabakomerekeje muri ayo mateka yose. Hari abahunze, hari abanyazwe ibyabo, hari ibyo byose ngira ngo ministre yavugaga. Wabonye ari iki gifasha kugira abantu babohoke bavuga ayo mateka? Murakoze cyane. Mu biganiro by'amatsinda ya Mvura Nkuvure dukora, twabonye igifasha abantu cyane ari uguhabwa ahantu hatekanye bakavuga. Kandi noneho iyo tuganira nabo no mu bushakashatsi dukora, usanga bavuga bati narindi njyenyine nigunze, naraheranwe na bya bikomere, naraheranwe na ka gahinda, nkajya nibwira ko ari njyewe gusa ubabaye wakomeretse. Ni nka bya bindi tuvuga ngo ujya kwa muganga uzi ko ari wowe ubabaye, wagerayo ugasanga hari indembe. Uko gusangira rero uwo mubabaro n'agahinda, ahita yigira kundi akavuga ati
na mugenzi wanjye burya aka kaga kamubayeho, noneho hakabaho kwigira nawe akavuga ati niba uyu yarahuye n'ibi akabasha kwiyubaka no kudaheranwa nabyo, nanjye reka nigire ku bunararibonye bwe. Mu matsinda yacu rero nk'uko mugenzi wanjye Frank yabivuze, tugira ibyiciro bitandukanye. Hari amatsinda dukora y'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abana babakomokaho. Rimwe na rimwe bitewe n'umwihariko wa buri kominote, murabizi mu turere twose dukoreramo uburyo Jenoside yagiye ihakorwa buratandukanye. Mukorera mu tuhe turere mwebwe? Dukorera mu turere 12 mu ntara zose z'igihugu, ariko dufatanya n'imiryango itandukanye igiye iba hafi y'abo baturage muri buri ntara. Nko mu majyaruguru dukorana n'itorero Anglikani mu Rwanda, Diocese ya Byumba. Mu majyepfo dukorana na Prison Fellowship Rwanda. Hanyuma iburasirazuba dukorana n'umuryango Duhumurizanye Iwacu Rwanda. Mu gice cy'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali ni CBS Rwanda ihakora. Aho hose rero tugenda twita ku mwihariko, tukagira n'amatsinda yihariye y'abakoze icyaha cya Jenoside, ndetse hari n'aho biba ngombwa ko ayo matsinda tuyavanga. Hanyuma ariko nk'uko nyakubahwa minisita yabivuze, ubu tubona ikibazo gikomeye cy'ihererekanya ry'ihungabana n'ingaruka za Jenoside riva ku byo ababyeyi banyuzemo rijya mu rubyiruko. Imbaraga nyinshi rero tukazishyira mu rubyiruko. Igifasha rero abo bana ni uko kwigiranaho, uko guhabwa uwo mwanya, ariko ikindi batubwiye kibafasha mu matsinda ni uburyo bitanaho. Akavuga ati nabera mbonye ahantu nshobora kuvuga ibyanjye bakanyumva, bakambwira ati komera, humura, turi kumwe, twitandukanije n'amateka mabi ababyeyi bacu banyuzemo, reka twe nk'urubyiruko nibura dufasanye twubake u Rwanda dushaka. Uko kwitanaho, tugira icyiciro bita kwitanaho, ni icyiciro cya 3 muri bya biganiro bya Mvura Nkuvure. Iyo bamaze kubaka cya cyizere, noneho biga ukuntu bajya bitanaho ndetse no kubahana. Uko rero guhabwa umwanya utekanye, bagahabwa urubuga bakavuga, bakumvwa, kuko twabaye ahantu mu mateka yacu nk'uko babivuze, umuntu ateshwa agaciro, umuntu asuzugurwa, umuntu yamburwa ubumuntu, umuntu yamburwa indangagaciro zose zari zimugize nka muntu. Mu matsinda rero bongera kuhabonera cya cyubahiro, cya cyizere, kwa kwitanaho. Hanyuma hakazamo n'ikintu cyo gufashanya. Ibyo twabonye bibafasha. Ikindi batubwira ko ari ibanga riba mu matsinda, kuko bagira amabwiriza bishyiriraho. Baravuga ati kimwe mu bidufasha ni uko nzi ko ibyo nganira bagenzi banjye mbasangiza ntari busohoke hanze ngo mbyumva ahandi. Bituma rero babohoka, bakidaha, kagahinda bakagasangira, bya bibazo bakabisangira. Iryo hame ry'ibanga riba mu matsinda naryo twabonye ribafasha cyane mu buryo bwo kubohoka. Ariko igikuru ni uko gufashanya, ni uko kwitanaho, ni uko kugarura ya ndangagaciro yo kubaha no guha umuntu agaciro akwiye bitewe n'amateka yanyuzemo. Frank, mwebwe atubwiye ko bari mu ntara zose, mwe mukorera hehe kandi mugakorana n'abandi by'umwihariko? Natwe uretse mu mujyi wa Kigali, izindi ntara tuhafite ibikorwa. Mu burasirazuba dukorera mu turere 2, Ngoma na Nyagatare, 3, Ngoma, Nyagatare na Bugesera. Majyaruguru dukorera muri Musanze, iburengerazuba Nyabihu na Nyamagabe mu majyepfo. Ibikorwa byacu nka Interpeace twebwe nk'uko nabivuze kare, tubinyuza mu miryango itari iya leta, ariko imiryango nyarwanda. Mwe ntimujyayo rero? Twe nka Interpeace ku bikorwa byo muri community ntabwo twinjiramo cyane. Nka Interpeace ibikorwa byacu navuga dukora mu buryo buri direct, nibyo dufatanya n'inzego nka Minubumwe, Rwanda Correctional Service, RCS na Minisante. Ariko ibindi ni abafatanyabikorwa bacu mu by'ukuri, bikorerwa muri community nibo babikora. Ikindi yenda nakongeraho ku byo mugenzi wanjye yaravuze, kuko ibikorwa bya CBS akenshi bijya guhura n'ibyo dukora, ni uko ubushakashatsi, kimwe mu bibazo bimaze kugaragara ni uko ingaruka z'ibyo byose twavugaga z'ibikomere zigera no ku muryango, imibanire mu muryango. Kuko niba umuntu afite ingengabitekerezo akaba ayiha uwo abyaye,
ubwo hazamo n'ikibazo cyo kurera cy'uburere, hazamo noneho ngira ngo n'umwiryane dusanga akenshi mu miryango bifitanye isano n'amateka ya jenoside. Bimwe rero mu byo dukora twebwe nka Interpeace n'abo bafatanyabikorwa bacu ni no kureba kubaka amahoro dushingiye mu muryango. Dufite ibiganiro bihuza abana n'ababyeyi babo, ni ukuvuga umuryango nucléaire ariko uhuza n'imiryango ituye mu gace runaka kugira ngo baganire ibibazo basanga byugarije umuryango ariko bifitanye isano n'amateka y'iki gihugu. Murakoze cyane. Tumaze umwanya nshuti mukurikiye ibiganiro bya radiyo Rwanda muri uyu mwanya ndetse na televiziyo Rwanda, tumaze umwanya tuganira ku ishusho y'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda muri ayo mateka, uko bwagiye buhungabana, ko abantu bakomerekeyemo, uko uyu munsi ariko nanone umuryango nyarwanda ingeri zinyuranye abantu bahagurutse kugira ngo badaheranwa ariko kandi hatagira n'uheranwa kandi abandi bashoboye kubyikura. Tumaze rero umwanya twe tuganira, turajya ngo dufate akaruhuko. Nyuma y'ako karuhuko namwe turi buze kugaruka muri studio tuganire gato, ariko namwe tubatege amatwi, tubaha umwanya kuko ari dusangira ijambo, mutubwire iwanyu ubona urugendo rw'ubudaheranwa ruhagaze rute. Bavuze ikibazo cy'urubyiruko, ibibazo by'urubyiruko, abatagira uwo babwira, bumva bakeneye ubufasha bwihariye. Ese aho iwanyu iyi miryango irahagera kugira ngo mufatanye uru rugendo rwo kubaka umunyarwanda uhagaze yemye atunamishijwe n'aya mateka? Ese haba hari impaka zigishingiye ku mateka, kurebana nabi bigishingiye kuri aya mateka? Ese birahari? Niba bihari mugerageza kubyikuramo mute? Kuko uko biri kose turagomba kwisayura tujya imbere. Ni mu mwanya utarambiranye. Bonjour, bonjour la famille, je suis Eddy Sabiti. Hello everyone, my name is Martina Avera. Hope you're doing fine during this amazing season. Ni iby'agaciro gakomeye kubana namwe mu kiganiro ishusho y'icyumweru. Mwarakoze kubana natwe muri uyu mwaka wa 2022. Ngendi Gloria Mukamabano 2022 twabagejeje inkuru haba mu Rwanda, muri Afrika ndetse no kwisi muri rusange. Eh bien la famille, avec vous nous venons de passer une année en majuscule, de la politique à la diplomatie, du social à l'économie et j'en passe les meilleurs. The Rwandan Broadcasting Agency family would like to remind you that during this festive season, we are always with you. Imyaka 8 irashize turi kumwe muri Inspire isaha y'urubyiruko. Twabonye imishinga myinshi ihanga akazi. Nyuma y'imyaka 2 igoye kubera icyorezo cya COVID-19, twongeye kwidagadura, twongeye gukina. Turabashimira umwanya mwaduhaye muri uyu mwaka wa 2022. Mu gihe umwaka wa 2022 uri kugana ku musozo, dufite icyizere umwaka utaha ko ibikorwa byose by'umwihariko bya siporo bizagenda neza. Umwaka wa 2022 wari umwaka mwiza ku muryango wa RBA, ku bakozi ndetse n'abakorera muri iki kigo mu biganiro bitandukanye. Turashimira umuntu wese wakurikiye ibiganiro byacu kuri RBA by'umwihariko kuri televiziyo Rwanda, ariko ndashimira we wakurikiye Versus umwaka wa 2022. Tuzakomeze no kubana muri uyu wa 2023. Nous avons analysé l'actualité et surtout les réalités de chez vous. During this season, we're hoping that the Christmas joys and blessings be yours. Ndakwifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 ukomeze uryoherwe n'umuryango wawe muri iyi minsi mikuru. Twabonye imishinga myinshi ihanga imirimo. Twifurije umwaka mushya muhire wa 2023 duhangana n'ubushomeri mu rubyiruko. Mwarakoze kubana natwe, mwarakoze ku cyizere mudufitiye. Twifurije Noheli nziza ndetse n'intangiriro z'umwaka wa 2023 abo twabanye ku biganiro bya RTV by'umwihariko ikiganiro cya Sport Max. Turabizeza kuzanoza ibiganiro byacu bya RTV Sports na RTV Kickoff muri 2023. 2023 ubabere umwaka w'amahoro n'ituze. Happy New Year. Imana ibarinde. Uzagira umwaka mushya muhire wa 2023. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Merci et surtout grand merci la famille pour votre fidélité pour ce qui est de l'émission Majuscule Propos et grand merci en majuscule pour votre fidélité pour ce qui est de la télévision rwandaise. We would like to thank you, our audience. Thank you for choosing RBA. We hope you had an amazing year. We're hoping to have an even better year with you ahead.
reka tugaruke mu kiganiro aho dusangira ijambo ku ishusho y'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. mu kanya narimbaje ntese iwanyu bihagaze bite? uri mu bamaze kurenga guheranwa, ese wafata ukuboko ukuri inyuma uzi ko agiheranwe n'aya mateka kugira ngo habeho gukomezanya urugendo rwo kubaka u Rwanda dushaka? turi kumwe na nyakubahwa minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, turi kumwe kandi n'abafatanyabikorwa ba minisiteri ya Minubumwe. muri iki kiganiro twababwiye turacyari mu kiganiro kigaruka kuri iyo nsanganyamatsiko. tumaze umwanya rero batubwira urwo rugendo rw'amateka, amateka ashaririye akakaye ariko kandi yafatiye hagati, ubundi yarasanze abanyarwanda babana basabana, bahana inka n'abageni, baturanye batuje, bari mu gihugu cyabo bafite icyerekezo bajyamo. biza gusenyuka ariko kandi nanone imyaka ibaye 28 isaga, imbwirwaruhame n'ubushake n'ibikorwa n'ingiro nabyo bihindutse bigaruka kandi mu kongera kubaka umunyarwanda. uyu munsi wiyumvamo ubunyarwanda kuruta ibindi byose abantu bari barashyizwemo cyangwa nabo ubwabo baranishyizemo. nicyo kibazo tugira ngo tuze gukomeza kuganiraho. umurongo wa telefone muza kwifashisha mu mwanya ni tubabwira ko dutangiye kwakira ibitekerezo ni 252 57 22 uwo murongo reka ngusubiremo 252 57 22 76. hari kandi 252 57 41 72 nawo ndawusubiramo 252 57 41 72. turabizi muradukurikiye kuri Radio Rwanda kandi muradukurikiye no kuri televiziyo y'u Rwanda. nyakubahwa minisitiri, mbere y'uko twakira ibitekerezo by'abadukurikiye, muri za nshingano mwatubwiye minisiteri yanyu ifite, umwaka urashize muhari nka minisiteri, uyu munsi ni iki mushobora kutubwira mumaze kugeraho mu bikorwa mwari mufite mugomba gukora? ni byinshi, reka dufate ingero mu rwego rw'ubushakashatsi. icya mbere ubu turiho turasoza, nacyo gikomeye, turiho turasoza itegurwa n'ikorwa rya politike izagaragaza uburyo izo ntego navuze eshatu, kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda, gusigasira amateka no guteza imbere uburere mboneragihugu, uko bizitabwaho, ibikwiye kwitabwaho kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. hashyizwe imbaraga mu kwigisha indangagaciro z'umuco nyarwanda binyuze mu itorero. itorero rihoraho mu byiciro bitandukanye, yewe ubu turiho turasaba inzego zose ko itorero rishyirwa mu igenamigambi rya buri rwego. icyo bisobanuye ni iki? icyo bisobanuye ni uko buri minisiteri, buri kigo cya leta, ikigo cy'abikorera nigiteganya ko abakozi bacyo buri mwaka bazajya bagira itorero. Ushobora kuba itorero ribereye aho bakorera cyangwa itorero ribereye mu ngando ahantu bagiye, kugira ngo bongere bigishwe, bakangurirwe indangagaciro z'umuco nyarwanda, zinabafasha gukora neza inshingano zabo muri icyo kigo, zinabafasha gutanga umusaruro. ibyo rero nibiba akamenyero, turashaka ko biba akamenyero, kandi ubu byaratangiye. mwamaze uti mukora iki? ubu byaratangiye, hari ibigo rwose byamaze kubishyira muri gahunda ihoraho. navuga nk'ikigo cya WASAC, ikigo cy'igihugu gishinzwe n'amashanyarazi, ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ubuzererezi NRS. umve ko cyo gifite n'abasore n'inkumi bafite ibyo bibazo, ariko uko baza mu itorero rya buri mwaka banatugaragariza yuko rwose hari impinduka zigaragara bibaha mu mikorere y'icyo kigo no mu musaruro batanga. ubushakashatsi ubu nko kubijyanye n'ubushakashatsi twubakiye cyane cyane ku mateka ya jenoside, kuko niyo bigaragara ko atazwi ku buryo buhagije, niyo akeneye kubungwabunga no gukusanywa. ubu inzego nyinshi, uturere turenga 20 tumaze gukora ubushakashatsi bwerekana uko jenoside yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa mu mbibi z'ako karere. minisiteri imaze gukora ubushakashatsi ku zahoze ari perefegitura, kubukora no kubutangaza, ubwo ndavuga bwatangajwe. izahoze ari perefegitura 7, turiho turasoza 3 zisigaye, turiho turasoza Gikongoro, Byumba no gusubiramo Butare na Kibungo. ubona bwari bwarakozwe ariko harimo
ibintu bimwe na bimwe bitanoze cyangwa se amakuru atari yamenyekanye n'atarasesenguwe ku buryo buhagije. Ariko noneho tukanegeranya inyandiko nahoze mbivuga, buriya gukusanya no gushyira hamwe ibimenyetso ni ikintu gikomeye. Noneho rero nje mu birebana n'ubuzima bw'abantu, ni ikintu tutavuzeho, ariko dufite abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bari mu cyiciro cy'abatishoboye, hari abageze mu zabukuru. Abageze mu zabukuru tubaharira umwihariko, ndetse n'igitekerezo cyanagizwe na madamu Jeannette Kagame, madamu wa nyakubahwa perezida wa repubulika, n'abafatanya nabo bari kumwe mu ihuriro Unity Club Intwararumuri, rihuje abagize guverinoma, imiryango yabo n'abayibayemo, yo guhuriza hamwe, gufasha gushyiraho inzu z'amasaziro z'abasaza n'abakecuru badafite umuntu n'umwe, batagifite kivurira, abo bita inshike. Ni ukuvuga niba ari umugore biciye umugabo n'abana bose, cyangwa umugabo biciye umugore n'abana be bose, abo benshi cyane bageze mu zabukuru barengeje imyaka 80. Ubu rero hamaze kubakwa inzu z'amasaziro 4 zifite ibyangombwa byose, abakozi babitaho bagahabwa ifunguro, bagakurikiranwa no mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe nk'uko bagenzi bacu babivugaga. Ubu dufite inzu i Nyamata, i Nyanza, Huye na Rusizi, ku buryo n'ubu iyo bigaragaye yuko hari abasaza bageze mu cyiciro cyo kwitabwaho, tubajyana aho hantu bagashobora kwitabwaho, gukurikiranwa. Murumva ni igikorwa kandi gifite akamaro, minisiteri izanakomeza. Ku bijyanye n'abacitse ku icumu rya jenoside bandi batishoboye, ubu turiho turanavugurura amabwiriza kugira ngo hajyemo ingingo zimwe na zimwe. Nababwira nko ku bijyanye n'uburezi, urabona ubu dufite abakiri mu mashuri yisumbuye ni bakeya, ariko abenshi bari muri za kaminuza n'amashuri makuru, bariho barenga 6,000. Ni ukureba ese ubundi tuzakomeza kwishyurira abo bantu kugeza banarengeje imyaka 40, kuko umuntu wavutse muri jenoside yabaye ari umwana, ari uruhinja, bafite imyaka 20 agiye kugera 29. Ni ukuvuga ko ubu turashyira imbaraga mu kureba abatarize bashobora kuba bakwiga imyuga, ngo tubakangurire kwiga, abatishoboye kuko baracyahari, abo tubakangurire, turabikora, kubashishikariza kujya mu masomo yabafasha kwibeshaho koko. Kuko hari abize za kaminuza ugasanga yize ibintu bigoye kubona akazi ako kanya, kubera ko isoko ry'umurimo usanga ryaruzuye ku bintu bimwe na bimwe, ari ugasanga abanyeshuri baracyajyamo. Rero turajya inama nabo tubaganiriza, haracyari amasomo agitanga ubumenyi bukenewe no ku isoko rwose ry'umurimo, kugira ngo icyo kibazo cyo guhangana n'ubushomeri buri mu bacitse ku icumu nacyo turebe uko binyuze mu masomo, binyuze mu bumenyi, turebe uko twabafasha. Ibijyanye n'ubuvuzi nabwo ni uko abantu bakura, hari indwara zibafata ziyongera, twese niko bitumerera, kanseri, diyabete n'izindi. Ibyo nabyo bidutwara amafaranga menshi, ariko dukurikirana abacitse ku icumu kugira ngo banakoreshe isuzuma, bakoreshe isuzuma kira, dukoreshe checking, bakoreshe isuzuma hakiri kare kugira ngo dushobore kumenya uko bahagaze, noneho ahubwo habeho no kubakurikirana, kubafasha mu gukumira, mu kwirinda izo ndwara, mu kuzivura hakiri kare zitarabajegeza, aho guhangana nazo igihe cyarenze. Mbega murumva turakomeza ibyo bikorwa no gutekereza mu gihe kirambye ibikorwa byafasha abantu, bitari ibyo nari navuze mbere, ariko ibijyanye n'inshingano zacu zose, mu rwego rwo kugira ngo tubihurize hamwe kandi bivugururwe neza. Iyo abantu bumva ibyo bikorwa mugenda mukora, bashobora kuvuga bati mena ubumwe, ko twumva cyane cyane ibikorwa byinshi bishobora kuba biri muri gahunda zijyanye n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bati ahubwo isanganyije ubumwe cyane rwose. Niho ruzingiye barore, kuko amateka ya jenoside, wubatse inzu fondasiyo, ntubake fondasiyo ikomeye, yanze izageraho ihirime. Jenoside yakorewe abatutsi rero nicyo kibazo, niryo hurizo riremereye ryashenye ubumwe bw'abanyarwanda ku buryo busesuye, ku buryo buremereye cyane. Niyo mpamvu impamvu zose, impamvu nyampamvu, impamvu muzi zatumye jenoside yakorewe abatutsi ishoboka,
nk'uko Rusiya bivugaga abaturanyi bica abandi baturanyi, umugore yica umugabo ngo nuko ari umututsi cyangwa ari umututsikazi. Mw'ayo mazu arimo incike nababwiraga, dufitemo umubare utari mutoya w'abagore b'abakecuru b'abahutukazi bari barashatse mu miryango y'abatutsi, babicira abagabo banabicira abana, bo barabasiga kugira ngo bababaze babasige bonyine. Murumva iyo jenoside itabaho abo bantu bafite imiryango yabo. Jenoside rero niyo hurizo rinini ridufasha gutekereza icyayiteye kigatuma ibaho, kigatuma abantu bayitabira, kugira ngo icyatumye abantu bayitabira nuko hari za kirazira z'umuco nyarwanda barenze. Kirazira kwica, kirazira kugambana, kirazira guhemuka, ubutindi burazira, ahubwo habaho ubupfura, habaho ishyaka, habaho ubutwari. Urabibona? Noneho dutekereze ingaruka zose, nako impamvu muzi impamvu zateye jenoside yakorewe abatutsi, tuvanemo amasomo yo kubaka no kurinda. Ntitugomba guhera muri ayo mateka ngo tuvuge ngo twageze aho tujya. Turayigiraho, ariko tugamije kuyirinda, tugamije ko tumenya aho twavuye, tugakomeza icyerekezo dufite cyo kubaka, kandi ya mateka akajya turinda kuba twasubira inyuma cyangwa se twatana tujya ku mpande zo kuyaheramo. Ubumwe rero naho rwose bugomba kubakirwa. Abibeshya ko ubumwe bushobora kwibakirwa ku buryarya, kubeshyabeshya, icyo gihe kutavuga ukuri kw'amateka uko kwagenze, icyo gihe byazasubira rwose. Rusiya, mbere y'uko twakira telefone, muri biriya bikorwa by'ibiganiro bya Mvura Nkuvure tujya tubona mu gihe cy'icyunamo, igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ngira ngo minisita mugishinzwe na CNLG mwakundaga kubivuga cyane no kubitangamo amabwiriza, mukavuga muti nyabuna aho icyo gikorwa cyabereye hagiye kubera umuhango wo kwibuka, habe n'abajyanama n'abari bufashe abashobora guhungabana. Mwebwe muri Mvura Nkuvure, niba ari cya cyizere mwicara mukaganira abantu bakabohoka, uhungabanya afashwa nandi? Murakoze cyane. Mu rugendo tumazemo dutanga umusanzu mu isanamitima, isanamibanire, ndetse no gufasha abantu kwiteza imbere, kuko iyo banyuze mu matsinda bakabohoka bagira n'ibikorwa byo kwiteza imbere. Dufite abantu ubu barenga hafi 600 mu gihugu hose bahuguwe mu bijyanye no gufasha abantu bagize ikibazo cy'ihungabana. Ni nabo tubita abayobora biganiro, abafasiriteta bayobora ya matsinda muri kominote mu midugudu. Abo rero dusaba inzego z'ibanze kubifashisha, bakorana bya hafi rero n'inzego z'ubuzima na database yayo, ari inzego za RBC turakorana nawe n'umufatanyabikorwa baba bahari. Mu gihe rero cy'icyunamo ndetse no mu buzima bwa buri munsi, ni nabyo Minubumwe idusaba nk'abafatanyabikorwa, bari hariya nk'abahawe ubumenyi, ariko ubumenyi bwo gufasha abanyarwanda. Igikomere gishobora kuza igihe icyo ari cyo cyose, ariko noneho mu gihe cyo kwibuka, mu gihe cy'icyunamo barabizi, baba bari kuri antene, baba biteguye, n'abaturage barabazi. Ni ba bantu b'inyangamugayo, ba bantu bizera, ba bantu bazi ko babasanga bababitse ikintu ntibakivuge. Murabafite? Turabafite mu gihugu hose. Reka nyihanganira twakira umuntu uri kuri telefone. Alo, niba mutwumva? Alo, ngira ngo yarongera ahamagare. Yego, wari ukitubwira rero ko mubafite bahuguwe kandi bari hirya no hino? Barahuguwe mu byiciro bitandukanye. Twabahaye amahugurwa, ndetse no mu cyumweru gishize twabahaye impamyabushobozi zabo zibagaragariza yuko bashoboye uwo murimo, kuko iyi gahunda ya Mvura Nkuvure icyiza cyayo ntago ikenera inzobere nyinshi. Turi Abanyarwanda, amateka yacu turayazi, ni natwe dufite igisubizo ku mateka yacu. Rero barafashanya bakaganira, kandi yego. Reka twakire umuntu uri ku murongo wa telefone. Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda. Alo, 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 alo. Yego, turakumva. Wongera ijwi hanyuma utwibwire, utange n'igitekerezo cyawe. Yego, nitwa Claude, herereye Burera. Ndabashimiye kuri icyo kiganiro mwatanze.
yego turakumva. Alo Alo Rwanda. turakumva, watanga igitekerezo cyawe. Yego muravugana Ndacyayisenga Jean Damascene Mirere Kabare Gatsibo. Mbere na mbere ndabanza kubashimira kuri iyo nsanganyamatsiko mwatuzaniye nziza kandi iri kugenda idufasha. Ariko sinzi ikibazo telefone zifite, ntabwo tubashe kumvikana n'abo babiri, Claude w'Iburera ndetse na Damascene w'Igatsibo. Nibibakundira murongera muhamagare. Niba hari uri ku murongo wa telefone, abari ku buhanga bw'ibyuma muratubwira. Alo? 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 Yego turakumva, ariko niba wegereye radiyo ukuremo amajwi na televiziyo ukuremo amajwi kugira ngo twumvikane hatarimo nyiramubande. Yego. Turakumva, wakongera ijwi gusa hanyuma ugatanga igitekerezo. Nitwa Ndayishimiye Jean Claude Murenge wa Fumbwe. Ndabashimiye kuri icyo kiganiro cyanyu mwagezeho gaho. Mutima ni nziza kandi noneho ubumwe n'ubwiyunge ni bwiza mu Banyarwanda. No? Turakumva. Ikiganiro mwatugezagaho rero ni cyiza. Kiranubaka. Ubu tumaze imyaka 25 tuvuye mu jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo rwose telefone ntabwo nzi ikibazo zifite, zirakatika vuba cyane. Ndagira ngo tugaruke hano muri studio, wenda mu ruhande rwa tekinike baba badufasha uburyo telefone ziza kutworohera. Kayitare Frank, mwebwe muri Interpeace, uyu munsi iyo mubibona ni nka hehe mubona hakiri imbogamizi? Numva gashaka no kubibaza n'aba baduhamagaye, hakwiye gushyirwa imbaraga muri ibi bijyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa. Hoze tubivuga, hari ibintu byinshi bimaze gukorwa n'abantu batandukanye, leta, imiryango itari iya leta. Twebwe nka Interpeace umusanzu turimo gutanga cyane cyane aho tubona hakiri nk'imbogamizi ni ugushaka uburyo navuga buhuriweho ushobora kuba evariwe ukavuga uti niba ugiye inyihanganira gatoya izo mbogamizi urazigarukaho mu kanya. Bambwiye ko hari uri ku murongo wa telefone, nizere ko iri bukunde. Turakumva, watanga igitekerezo cyawe. Alo? Ongera ijwi hanyuma utange igitekerezo cyawe muri iki kiganiro niba wadukurikiye, cyangwa niba hari n'ibyo ubaza abatumirwa wababaza. Ndabumva cyane. Ni inyunganizi ni ikintu nashaka kubaza nyakubahwa minisita. Yego. Telefone reka tuzihorere zitaza kuturakaza. Imbogamizi, ariko biratubabaje kuba tudashoboye kwakira ibi bitekerezo. Imbogamizi rero wabonye n'ahakwiye gushyirwa imbaraga. Yego. Aho tubona akwiye gushyirwa imbaraga kandi byanatangiye ni ukugira ngo abafatanyabikorwa bose tuvuge, niba tuvuze turi muri gahunda z'isanamitima, kuvuga ngo bikorwa bite, dushobora gute kubikorera isuzuma ngo tumenye ko ibyo abafatanyabikorwa tuvuge 30-40 barimo gukora mu by'ukuri bitanga umusaruro. Twe umusanzu turimo gutanga rero nka Interpeace ni ugukusanya ndetse na bimwe dufatanya na Minuma ubu ngubu, kuvuga ngo abakora ibiganiro bijyanye n'imibanire bikorwa bite, ni ibihe byangombwa bigomba kujya muri ibyo biganiro, dushobora gukora isuzuma ngo turebe niba mu by'ukuri birimo gukora ibyo nakwita standardization, kugira ngo nibura nka Minuma ubumwe ifite inshingano ku rwego rw'igihugu yo gukurikirana ibyo, yenda tube twatanga umusanzu wacu kuvuga ngo habayeho uburyo buzwi bw'uko ibintu nk'ibyo bikorwa n'uburyo dushobora kubikorera isuzuma. Niho turimo ni hamwe mu ho turimo gutanga umusanzu. Ikindi hari
usanga abafatanyabikorwa abaduha amafaranga twebwe nk'imiryango itari iya leta abaterankunga hari ikintu kimwe gikomeye batarinjiramo neza, ikintu bijyanye no gufasha abantu mu bijyanye n'imibereho. Ugasanga haracyari kuganisha cyane ku biganiro n'isanamitima kandi ni byiza, ariko kimwe mu bishobora gutuma gukomereka bihoraho n'ubukene burimo. Niba ufasha abantu mu matsinda y'ibiganiro bakagira icyizere bagatangira kwitanaho, ariko ejo akaba adashobora kwishyura mituweli, akaba adashobora kwishyurira umwana minerivare, n'ubundi birongera bikagaruka bikamukomeretsa. Mu byo rero tubona icyo yo mukibwira ababafasha mu kubona mikoro ntibacyumva. Hari abacyumva ariko hari abenshi ntibaracyumva. Mbese bakavuga bati ubundi si izo ngizo ni inshingano za leta, ariko tukavuga ati n'ubundi n'ibindi dukora turatanga umusanzu ku nshingano za leta, kubanisha abaturage, kuki se twagarukira kuri ibyo ngibyo gusa. Ikindi tukanabereka ko mu by'ukuri gufasha umuntu ukamufasha igice ushobora no guteza ikibazo kuruta kuba utatangije. Kuvuga uti twafashije umuntu yabohotse yavuze ibibazo bye, ariko noneho ugasiga ibibazo ukemuyeho 2 ku 10 yari afite, n'ubundi ugasanga mu by'ukuri ushobora gusanga ari nk'umushinga uteje ibibazo kuruta ko utanze igisubizo. Hari n'izindi gahunda zisanzwe za leta bavuga bati duherekeza abantu mu kubafasha kwifasha ariko bagereho banacuke. Mwebwe abo mukorana nabo mukorana nabo igihe kingana iki, mukabareka mujya gufata abandi nyuma y'igihe mupimiye ku kihe gipimo? Nk'aho urugero yenda rw'amatsinda dufite mu karere ka Bugesera, dufite urubyiruko bagera ku 120, tumaranye nabo imyaka 2. Urubyiruko twagiye dutoranya mu miryango, mbere na mbere twagendeye ku cyiciro cy'ubudehe, akaba ari urubyiruko rukomoka mu miryango ikennye cyane, noneho n'urubyiruko rukomoka mu miryango kuri ya mateka ya jenoside twahoze tuganira, abakoze jenoside n'abayigizemo uruhare. Tubatwara mu kwiga imyuga, bavayo baraza tubigisha gukora business plans, tubaha n'ibikoresho bibumbira mu matsinda. Kugeza n'uyu munsi bo turacyabaherekeza. Twebwe igikorwa cyose dukora nk'icyo, imbere na mbere dufatanya n'inzego z'ibanze, dufatanya n'ubuyobozi bw'umurenge kugera ku karere, aho ayo matsinda yinjizwa n'ubundi muri gahunda z'ubuyobozi bw'aho ngaho. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni Interpeace n'abafatanyabikorwa byose, ahubwo bahita bajya muri gahunda n'ubundi z'ubuyobozi bw'ibanze bakabakurikirana. Urwo rubyiruko kugira ngo rucuke ni uko mbere na mbere tubanza gukora isuzuma tukabona ko ibyo umushinga batangiye ushobora gukomeza nta bufasha ukibona kuri Interpeace cyangwa n'abandi, ndetse turenga aho ngaho, ahubwo tunabasaba yuko mu byo tubigisha, mu byo bizigamira, ni uko nabo bagomba no gutekereza urundi rubyiruko bagatangira gufasha abandi. Tureba rero n'igihe bageze ku rugero rw'aho bashobora nabo ubwabo gutangira gufasha abandi, ariko si ukuvuga ko buri gihe tubigeraho 100%. Hari amatsinda utangiza yenda akagira intege nke, ariko abantu benshi dukorana ubona ko iyo mwabahaye ubwo bufasha, cyane cyane ubufasha baba banakeneye, yego n'ibyo bifatika baba, ariko cyane cyane iby'ibitekerezo, kwigisha kwizigamira, uburyo bashobora no kwegera inzego z'ibanze igihe bakeneye ubufasha. Tuvuge hari nk'ejo bundi hari abatubwiraga bati dutangiye gukora ejo bundi ariko ntiturabona amafaranga y'imisoro, tukaganira n'ubuyobozi bw'ibanze bukabafasha, bukabumva, ibibazo nk'ibyo bigakemuka. Alexis, mwebwe iyo muri kwa kuganira ariko kugamije gukira ibikomere, barabavuze icyamikoro, baravuze ati mu by'ukuri ni imbogamizi, kuko hari aho ugera umuntu akakubwira ati yego wari wamfashije ariko se nyine nutanamufasha no mu bundi bukorwa by'imibereho arasubira inyuma. Mwebwe hari icyo mwatekereje muri urwo ruhande cyangwa munahura nabyo? Yego, murakoze. Twatangiye dukora ibiganiro gusa, ariko uko tuganira n'abafatanya biganiro bacu niko tubita, ariko uko tunabona imibereho n'ingaruka nziza bigenda bigira, nk'uko mugenzi wanjye abivuze, n'ubushakashatsi bwarabigaragaje. Izi gahunda zo gufasha abantu gukira ibikomere, gahunda zo gufasha abantu kubana neza, iyo ziherekejwe na gahunda y'iterambere mu by'ubukungu twabonye bifasha. Nicyo yavugaga, guha umuntu
navuga package ikwiye kugira ngo akire. Rero muri gahunda ya community based social therapy turayifite. Iyo abantu banyuze mu biganiro babikora ibyumweru 15, iyo barangiye batangira gutekereza, ni nabo ubwabo babyihitiramo. Twarahuye dukira ibikomere, ibyadutanyaga tubivaho, dusabana imbabazi turazihana, dutane gutya. Ati se nta watekereza umushinga wazatuma tuguma kubaka ubumwe bwacu n'ubudaheranwa ariko dukora n'iby'iterambere. Ni muri urwo rwego rero iyo amatsinda acutse nyuma y'ibyumweru 15 turabahugura ku bijyanye n'umushinga bo bihitiyemo. Hanyuma nyuma yo guhugurwa tubatera n'inkunga, nibura ntabwo ari nini cyane ariko buri tsinda turiha ibihumbi 150 byo guheraho kugira ngo bifashishe bakore igikorwa cy'iterambere. Ubu tumaze kugira amatsinda amenshi ari mu kubitsa no kugurizanya, usanga rwose barabifashe nk'umuco, buri mwaka bakarasa ku ntego, bakigurira mitiwere, imibereho yabo ikazamuka. Hari ari mu bukorikori, hari ari mu buhinzi n'ubworozi, usanga ari amatsinda rwose afite ubuhamya bwiza. Yego hari adakomeza guhura, ariko nk'ubushakashatsi twakoze nibura 51% by'amatsinda yanyuze mu biganiro yakomeje guhura mu bikorwa by'iterambere. Ikindi dushima ni uko navuga yuko gahunda nziza za leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, izi gahunda zo gufasha abatishoboye, iyo bavuye no muri bya biganiro akagera no mu buyobozi bw'inzego z'ibanze akabasha guhabwa ibyo yagenewe, nabyo twabonye bifasha mu kuzamura bwa budaheranwa. Rero bigenda byunganirwa na za gahunda nziza za leta, hanyuma bakarushaho kugenda batera imbere. Iyo gahunda rero natwe turayifite kandi twabonye bibafasha cyane kubaka bwa budaheranwa nyine, ntibatsikamirwe na bya bikomere na ya mateka yabaranze. Hari umuntu yakwibaza, ubu wakutuma hano mu bugende hano hanze aha twicaye ngaho ushaka abantu bakomeretse hanyuma ubashake ubaganirize, ubwo ndimo kugana kubaza ngo muba mwarababwiwe n'iki nabo muganiriza? Yego, ni ikibazo cyiza. Reka mpere ko ku cy'ubushakashatsi bwagaragaje. Iyo urebye amateka yacu usanga uwakomeretse arakomeretsa, ariko n'uwakomerekeje agakomereka. Bishatse kuvuga iki? Iyo turebye ku bushakashatsi ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyakoze 2018 cyagaragaje ko muri rusange abanyarwanda 25%, ni ukuvuga ngo umunyarwanda umwe mu banyarwanda 4 aracyabana n'ibikomere. Ariko wajya noneho by'umwihariko ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi ni 37% by'abakomeretse. Urumva ni ikigero cyo hejuru. Ba bandi bakoze jenoside ni 24%. Bivuze iki rero? Abo bantu turabazi muri community, tubana nabo. Navuze yuko abo twifashisha abajyanama mu by'ihungabana ni ba bantu baba mu midugudu, bazi amateka y'ibyabaye, bazi uwarokotse jenoside aho atuye, noneho banahuguriwe gusoma ibimenyetso by'umuntu wahungabanye, uburyo yigunga, uburyo agira indwara za hato na hato, uburyo adashobora gusabana, uburyo yikanga, ahora n'ubwoba. Ibyo byose barabizi. Uburyo atitabira ibiganiro, atajya mu muganda, atitabira aho abandi bari, atitabira gukora. Uwo muntu noneho no mu isibo baba bamuzi, bakavuga turiya muntu ibyo ari byo byose afite ikibazo. Biroroshye rero kubera turi abavuzi b'abanyarwanda, tubita ngo reka twakire kuri telefone. Alo, mwiriwe neza. ongera ijwi. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Yego, banyita Reverien Nzumvirimana. Reverien Nkunzimana. Nzumvirimana. Yego. Igitekerezo cyanjye. Ongera ijwi rwose ntabwo tukumva neza. Okay, igitekerezo cyanjye. Wenda aribwo nari nsa nk'ufunguye televiziyo. Banga harimo ikiganiro cyiza cyo ku bumwe n'ubwiyunge. Nanjye ndi umwe nyine mu abageze mu mahirwe no guhugurwa na Intapisi. Ariko mu buryo bugaragara
iyo tugenda mu gihugu wenda mu turere dutandukanye tugenda duhura n'izindi mbogamizi. Ngenda umunyeshuri niga mu mwaka wa 5. None hano ku ishuri yego hari ikibazo nagize hari ibiganiro byari byatanzwe, hari ibiganiro byari gutangwa. Turakumva rwose. Izi telefone ziwagira ngo zifite ikibazo. Yego mwiriwe mugerageze kwihutisha igitekerezo kuko ndabona telefone zakomeje kudutenguha. Nitwa Kivensa. Yego merereye mu karere ka Ngororero. Ndashaka ngiye gushimira leta y'ubumwe yazanye ishyizeho iyi minisiteri kubera ko urebye amateka igihugu cyacu cyaciyemo, iriya minisiteri izajya kuva haraje iriya minisiteri ntago amateka azigera yasibangana. Abantu batoya natwe tukiri batoya tuzajya tumenyeraho uko hirya y'ejo byari byifashe, uko igihugu cyacu cyagiye kiva mu mateka mabi. Muri make igitekerezo cyane ni ugushima leta yashyizeho iyi minisiteri. Urakoze cyane. Reka twakire undi. Arakoze Vincent w'Ingororero. Alo? Mwiriwe neza. Yego urakoze cyane guhamagara uri umudamu. Ongera ijwi. Amazina yanjye nitwa Mbaye Serafina. Inde? Serafina w'Imbabazi. Ndashimira cyane umutumirwa. Nabakurikiranye cyane. Turakumva. Ndashimira ikindi ko mwamfashije kubasha kurangiza ishuri, ariko iyo turangije ishuri hari aho tugera twifuza kuba twasaba kongera, kuko iyo wenda urangije nk'ibintu bya accounting dukenera za certificate hanze, mu kongera ubumenyi, kurekrita abakozi usanga hari ibindi byongeraho tudafite, tukaba twasabaga ko mwatwongerera kubasha kujya amahirwe yo kongera kwiga. Ikindi cya kabiri, urabona abana bafite imyaka 28 uyu munsi nibwo bari kubasha no kumva neza amateka bakayayungurura. Ese wenda mbere bayibonaga nk'ibintu nyine batanyuzemo ko bavutse muri icyo gihe, ariko uyu munsi narabitekerezaga nta muntu wabigizemo uruhare, noneho akabyumva neza muri we kuko mbere yabyumvaga. Uko agenda akura nibwo agenda abona ingaruka zabyo cyane. Icya none gukomeza kubaganiriza ko mubikora biratunezeza. Icya gatatu nabazaga ati nk'umubyeyi umwe wasiganye umwana umwe, ese nyuma agakura agashaka, uwo mubyeyi yabasha kujya mu mpinga nzima? Ese birashoboka? Murakoze cyane. Arakoze. Reka twakire undi. Uri ku murongo wa telefone. Alo? Yego turakumva. Nitwa Mukeshimana, mperereye mu Gasyata. Mukeshimana? Mperereye ubu ngubu mu Gasyata. Yego, ongera ijwi. Nanjye ndi umwe mu bantu barokotse jenoside. Telefone iramutengushye, nako si we itengushye wenyine, ni twese. Haramutse hari undi ku murongo wa telefone, reka tubabwire umuntu ajye duhamagara avuga amazina ye ahita atanga igitekerezo, ngira ngo atanguranwa nuko telefone ikatika. Alo? Alo? Yego turakumva. Murakoze. Ongera ijwi. Ni Claude Burera ugarutse. Yego. Nagira ngo nanjye nshimire kubw'icyo kiganiro mwatanze. Ariko hari n'icyifuzo natangaga. Turebye ku kiganiro mwatanze, nibyo koko isanamitima niyo gahunda ya mvura nkuvure byagiye bigira umumaro
ku banyarwanda ariko icyifuzo njye natanga hari abandi bantu bagizweho n'ibikomere nko kubura imiryango mu gihe cya jenoside, kubura abana ugasanga nk'umuntu yabuze abana ariko akabura abana yabyaye ku wundi mugabo wahigwaga muri icyo gihe. Jenoside yarangira bakavuga bati wowe ntabwo yakwitabwaho cyangwa se ngo arebe uburyo yafashwa nk'abandi kubera ko abana n'umugabo bavuga ngo ni interahamwe. Nkanjye ndi umusore, ugasanga nk'umuryango uvukamo barakubwira ngo ubwo mama wawe abarera ubwo muri interahamwe ntabwo yakwitabwaho kandi hari abana yabyaye ku wundi mugabo bishwe mu gihe cya jenoside. Ugasanga uwo mubyeyi ntabwo abona ubufasha bwo kuganirizwa, agahora muri ka gahinda. Rero nasabaga nyakubahwa minisita ndetse n'abo batumirwa bari kumwe kugira ngo niba bishoboka abo bantu bameze gutyo barebe nabo uburyo bajya bashaka baganirizwe, bitabweho kuko bo bafite agahinda ariko badafite uwo kukabwira. Yego, igitekerezo cyawe yacyumvise. Urakoze cyane Claude w'Iburera. Undi ego, alo yego turakumva, wongera ijwi hanyuma uvuga amazina unarase ku ntego. Nitwa Bizimana Charire, nanjye ndi mu Bugesera. Icyo nashaka kubaza umutumirwa wa Minubumwe, abantu bafite ibibazo muri Minubumwe. Nk'ubu ngubu ngiye hari ikibazo nagize mu mushinjacyaha, batubwira yuko hari dosiye zituriho, ko hari imitungo y'abandi twangije kandi mu by'ukuri ntayo. Ese gukurikira dosiye y'umuntu ko bitinda cyane biterwa n'iki? Ese nk'abantu bafite ibyo byaha ubundi baba ari benshi bingana iki ku buryo umuntu amara amezi 3 afite dosiye muri Minubumwe itarakemuka? Uri mu Bugesera mu wuhe murenge, akahe kagari? Ndi mu Bugesera muri Ririma mu kagari ka Kimaranzara mu mudugudu n'Ibyimana. Baraza kugusubiza. Twakwakira n'abandi, ndumva telefone zari zigiye kwemera. Aha, reka tugaruke muri studio. Nyakubahwa Ministre, ngira ngo hari abahamagaye bashima ko Minisiteri yagiyeho kandi koko birumvikana, mwasobanuye inshingano zayo, ariko hari n'ibibazo bibajijwe. Reka mpere kuri kiriya cyuriya wavuze ati ese nk'umubyeyi wari wasigaranye umwana, uyu mwana akaba yarashatse akaba ageze mu zabukuru, we ntiyajya mu rugo rw'impinganzima? Ubu ngubu amabwiriza uko ameze nabisobanuye. Impinganzima ni inzu z'amasaziro zijyamo ababyeyi b'incike bageze mu zabukuru badafite n'umuntu n'umubitaho, kuko barahari b'incike ariko bafite imiryango yabo ibamenya, cyangwa se n'abaturanyi. Turanye nabo ugasanga uwo muntu bamwitayeho, ntabwo yigunze, ntakeneye kujya aho hantu. Ibyo rwose duhitamo ko umuntu ahama no mu muryango nyarwanda, ni byiza. Biramutse bigaragaye ko rwose uwo mubyeyi wasigaranye umwana umwe agashaka ko afite ubuzima bubi, ko n'inzego kuko tunabihuze ko inzego zindi nazo za leta zifite nayo inshingano zo kwita ku banyarwanda batishoboye bose. Bitabwaho rero, kuva ku murenge, akagari, birahari mu buryo bwitabwaho buragenwe. Ariko biramutse bigaragaye ko wenda hari ubwo bwigunge, ko uwo muntu koko akeneye kuba yajyanwa mu mpinganzima, yaracitse ku icumu, byasuzumwa. Si ukuvuga ko bifunze, ariko ni ukuvuga ko itegeko rusange, umurongo rusange ni uwo nguwo maze gusobanura. Haramutse hagaragaye ikintu kidasanzwe, umuntu uri mu buzima budasanzwe bugaragara ko koko wenda nawe yacitse ku icumu, ashobora kuba yajyanwa ngaho, twazabyiga tukabireba. Ariko mukiri aho, ubwo ni ukuvuga ngo inzira abafite icyo kibazo babinyuzamo ni iyihe?
ni akarere ni ukuvuga ni ugukorana n'inzego z'ibanze n'ubundi ndetse n'imiryango y'abacitse ku icumu. Ibuka irahari kugera ku rwego rw'umudugudu. Inzego za leta nazo zirahari kugeza ku rwego rw'umudugudu, ni ukubinyuza muri iyo nzira, kuko akarere nako ni nako kagira uruhare mu kudufasha kwemeza ko koko uwo muntu babona akwiye kujyanwa mu mpinga nzima, bitewe nababwiye nta bantu agifite, ariko afite n'irungu bitewe n'uko aho atuye, abaturanyi be, ntabwo bishoboka ko yakwegerwa aganirizwa kugira ngo abone mbega ibikenewe by'umuntu umuhoraho buri munsi, cyangwa se akaba afite uburwayi bukomeye busaba guhora yitawe buri gihe, cyangwa intege zaramaze kuba nkeya. Tuvuge urugero rworoshye, hari abamaze gukura ku buryo nko kwiyuhagira, guhaguruka, akenera ubufasha bw'undi muntu buri kanya ku gikorwa icyo ari cyo cyose. Icyo gihe birumvikana ko nta wundi muntu afite umuba hafi aho ngaho, uwo muntu za nzego z'ibanze bafatanyije n'abacitse ku icumu baragena, tukaganira bakatubwira ati dore aba bantu turabona bajya mu mpinga nzima, noneho tukagenda. Hari komite ibishinzwe ariko ituruka ku nzego z'ibanze aho abaturage batuye. Icyo ni kimwe. Hari uw'i Bugesera, ntabwo nzi orudire mwabyanditsemo. Uw'i Bugesera yabajije ikibazo dukunze no kubazwa n'abandi. Mu by'ukuri ni ikibazo gishingiye ku bantu basaba mu bushinjacyaha bukuru icyemezo cy'uko batakatiwe n'inkiko. Minubumwe rero iyo ibitse dosiye z'imanza zaciwe n'inkiko gacaca, ntabwo ariyo itanga icyemezo cy'uwakatiwe cyangwa utarakatiwe. Abaturage hari ukuntu babyitiranya, ugasanga baratwandikira cyangwa baraza kuri minisiteri ngo nimuduhe icyemezo cy'uko tutakatiwe n'inkiko gacaca kuko twagiye ku irembo twuzuza dosiye yacu muri parike barabidusaba. Iyo bigaragaye ko buzuza basaba iki cyemezo, wenda bituruka ku mpamvu nyinshi. Hari ababa barakatiwe koko, hari n'abo usanga amazina yitiranwa sisitemu yo, wenda abo bantu niwanditse Bizimana Jean Damascene, nanjye bijya bimbaho, reka mbaho urugero rundeba. Hari umuntu wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika mu muryango w'abibumbye muri 1994, yitwa Bizimana Jean Damascene, ku buryo bamwe ndetse n'abanyamahanga bakeka ko uwo muntu ari jyewe. No kuri Wikipedia ugiye wandika Bizimana Jean Damascene bagashyiraho amazina yanjye ko nabaye ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye muri 1994, none ubu nkaba ndi umwe mu bayobozi b'u Rwanda. Nyamara sibyo, ntabwo nigeze nkora aho hantu, bituruka gusa ko amazina yacu twembi yitiranwa. No muri sisitemu rero y'irembo bijya bibaho, umuntu akandika amazina ye, hari undi wenda wakoze jenoside witwa gutyo, sisitemu igahita ibimwima. Ubushinjacyaha burabizi, iyo habonetse ikibazo nk'icyo ngicyo babitugezaho rwose. Nagira ngo nizeze abatwumva ko izo dosiye tuzishaka mu buryo bwihuse kandi bw'umwihariko. Nibyo dushaka mbere y'izindi zose, ziba zihutirwa kuko hari ababa bashaka gukora ibizami, hari ababa bafite imirimo nk'abarimu, bati mutuzane iki kimenyetso kugira ngo mushobore guhama mu kazi. Ariko rero hari igihe nk'ubu yatubwira ati mumara amezi 3 mutaradusubiza. Amezi 3 ntituyamara kuko tuzishaka mu buryo bwihuse bushoboka bwose. Ariko hari n'igihe byashoboka, kuko gushaka ziriya dosiye bisaba yuko dushaka dosiye hose mu gihugu. Ni ukuvuga iyo ushaka dosiye ya gacaca, tureba niba mu turere twose tw'igihugu nta hantu umuntu ashobora kuba yarakoze icyaha, bitewe n'uko hari abantu bagiye bakora ibyaha ahantu hatandukanye. Ubwicana akava i Kigali yica, akajya i Gitarama, akagera muri Turikwazi yica, ugasanga yakatiwe n'inkiko zitandukanye kandi zimuha ibihano bitandukanye, ugasanga hari naho bamugize umwere. Twihuse rero tukamuha wenda icyemezo cy'uko yabaye umwere mu rukiko runuru, hanyuma ejo tukabona ahandi yakatiwe, bibaye nk'aho tugiye kujya kwivuguruza. Duhitamo rero kubanza gusuzuma neza koko kugira ngo icyemezo tumuhaye kiba ari icyemezo ndakuka, cyemeza kiti mu nyandiko dufite twasanze koko ntaho wakatiwe n'urukiko gacaca cyangwa warakatiwe hanaha. Ariko inama nababwira, ubushinjacyaha turakorana, nuko abatwumva iyo bagize ikibazo bigeza mu bushinjacyaha bati dore twe turabona muri sisitemu mu ikoranabuhanga ritugaragaza nk'abakoze jenoside ariko ntayo twakoze. Icyo gihe ubushinjacyaha bitugezaho mu bakozi bake dufite, tukihutira kubishaka mu buryo bwose bushoboka. Serivisi rwose tuba dushaka kuyitanga mu buryo bunoze kandi bwihuse, ni nacyo dukora.
Claude Wiburera yavuze ikibazo cy'abana ngo basigaranye n'umwe mu babyeyi ariko bavuka ku wazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ubwo ntekereza ko ari ya miryango kirya gihe bavuga ngo y'abahutu n'abatutsi, reka tubivuge gutyo, kavuga ngo ntibafashwa niba ndamwumvise neza. Icyo kibazo mujya muhura nacyo, ese bene abo mubafasha iki? Nabo ubwo barakomeretse mu yandi magambo. Ubu turiho rwose tumaze nababwiye ko amabwiriza turiho tuyanoza ku bijyanye n'ubufasha, tumaze kubyumvikanaho na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu binyuze no mu kigega cya RODA, ku buryo tuzahuza uburyo bwo gufasha. Usanga hari abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi batishoboye baragenerwa amafaranga angana gutya, abandi banyarwanda batishoboye baragenerwa amafaranga angana gutya, kandi bose ni abanyarwanda. Twese nta buryo bwo kuba twahuza wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, yego umwihariko ntawe utakaza, sitati yarayifite agakurikiranwa, ariko inkunga uburyo bwo gufasha bugahuzwa hashingiwe ku bibazo umuntu afite, ku nkunga umuntu ikeneye. Mu bihe bitarambiranye rwose tuzabikora muri ubwo buryo, kandi bizagenda bifasha gukemura bene ibyo bibazo usanga bishingiye aho ngaho. Hari n'abatubwira bati abacitse ku icumu bagenerwa amafaranga makeya, n'abandi bakagenerwa yisumbuye kurushaho. Ni uko igihe farije yajyagaho aricyo gipimo babafatiwe icyo gihe. Ubu rero bitewe n'uko ubuzima bugenda buhenda, ubu ngubu leta ikaba ifite ukundi yongeye ikabizamura. Twarabihuje ku buryo mu gihe kitarambiranye rwose icyo kibazo cy'imitangire y'inkunga izajya iba inkunga itanzwe n'ubundi n'inzego za leta. Leta ni imwe, igihugu ni kimwe, abaturage bayo ni bamwe, bitabujije ko umwihariko w'abacitse ku icumu uzakomeza kuzirikanwa. Icyo ngishimangira bitagira bitera impungenge. Hari yego, hari Josephine yabajije kuki n'abandi banyeshuri bagikunze kubitubaza ku abanyeshuri bafashijwe kwiga, bundi tubafasha kugeza ku cyiciro cya kabiri cya kaminuza, bachelor cyangwa lisansi ndetse n'imyuga, ariko hari abashaka gukomeza masters ndetse na PhD. Ni byiza, ariko kugeza ubu umurongo dufite ni ugufasha abatishoboye kwiga kugeza ku cyiciro cya kabiri cya kaminuza. Ahasigaye rwose baba barangije bize neza, bagashaka akazi bagakora, noneho bakishyurira icyiciro cya gatatu, kuko ntabwo bavuga ngo uzafasha umuntu igihe cyose. Iki rero rwose tukwiye kucyumvikanaho, bakwiye kucyumva. Leta irabafasha kugeza barangije icyiciro cya kabiri, hanyuma bakajya mu mirimo. Wakenera gukora icyiciro cya gatatu, icyo gihe akishakira uburyo, cyangwa se agasaba buruse mu bundi buryo busanzwe nabwo buriho, bwo gushobora kubona buruse icyiciro cya gatatu, ariko ubufasha bwihariye bwa leta bwamuka icyiciro cya kabiri. Ariko nkiri kwaho ngaho, inama nakomeza kujya kuko dukunze kuzibaha ni kimwe nanavuze kare, ni uko urubyiruko rufashwa bajya bareba koko amasomo akenewe ajyanye n'isomo ry'umurimo, nako n'isoko ry'umurimo ko riteye, bakaba ariyo biga, adatuma bazahera muri shomaje igihe kinini. Ubu hari imirimo usanga yihariwe n'abanyamahanga, kubera yuko East African Community yarafunguye, usanga abanyamahanga ntibafite, dufate nk'umwuga bita plombori, gusana bijyanye n'amazi, kubikora, usanga benshi ni abanyakenya, ni abagande. Twebwe kuki tutiga ngo tugire ubumenyi muri iyi myuga, kandi ko itunga abantu mu buryo bushimishije? Urubyiruko rero runajye muri iyi myuga cyangwa n'andi masomo ajyanye n'imirimo y'iki gihe igihugu gifite. Reba igihugu kirubaka amazu menshi, dukeneye abarchitecte, dukeneye ubumenyi butandukanye. Tujye no mu masomo atanga ubumenyi bujyanye n'isoko ry'umurimo, bizarinda ibibazo by'ubushomeri turiho tuvuga. Muri Interpeace turagana ku musozo umunota umwe. Uyu munsi urubyiruko n'abantu bakiri bato benshi bimukiye ku mbuga nkoranyambaga, niho baganirira, niho bakomerekera cyangwa bakomerekerezanya, aho ngaho rimwe na rimwe nabyo biriyo. Ese uyu munsi wa none murabafasha iki? Cyangwa iyo mubona ibyandikirwa, ibivugirwa yuko abantu basubiririkanya, nta mpungenge z'uko ibikorwa byanyu byo kubaka amahoro, byo kubaka ubudaheranwa bishobora kuba bitagera ku musaruro neza? Kuko abantu birirwa bitotombera ko hariya hirya mu mbuga nkoranyambaga ni mu yindi si. Kimwe mu bikorwa dukora cyane cyane bijyanye n'urubyiruko,
ni no gutanga amahugurwa mu bintu bya critical thinking, byo gusesengura, kugira ubushobozi bwo kuba basesengura ibyo basomye cyangwa ibyo bumvise bakaba babikorera ubusesenguzi. Ikindi ni uko nabivuze dufite n'urubyiruko, imiryango y'urubyiruko dukorana nayo. Imwe mu ngamba basanzwe banafite nk'imiryango y'urubyiruko ni no kugira ngo bafashe bagenzi babo kongera imyumvire, ariko no kuba bagira ubushobozi bwo kuba basubiza, tuvuge niba ari amakuru atari yonyine kuri YouTube, niba ari inkunga yacu rero ni ukubaka ubwo bushobozi kugira ngo urubyiruko rube rwashobora kumenya gutandukanya ukuri n'ibinyoma, ndetse banagira n'uruhare mu kuba bavuguruza yenda ibyavuzwe bitari ukuri. Ibyo ntabwo twe nka Interpeace suvuga ngo turabikora mu buryo nitwe tubikora mu buryo buri direct, ahubwo urubyiruko dukorana nibo duha ubwo bushobozi kugira ngo babe bahangana nabyo. Rusiya, umudamu, abagore muri iyi process, muri urwo rugendo murababona ni abagabo bitabira ibyo biganiro mutugereranyije n'ubwitabire, ariko turebeye kuri gender sensitive muri ibyo bikorwa mukora, mwabonye abagore bakomeretse baraboneka, abagabo wenda nibo bakunze kuvugwa cyane mu bintu bya jenoside, nibo babayemo benshi, ariko ndashaka kumva niba hari umwihariko mwagize muri urwo rugendo, muri ubwo bufasha no kubaherekeza ureba abagore. Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Amatsinda y'ibiganiro twakoze hafi 65% ni abagore bayitabiriye. Biturutse kuki? Bifitanye isano n'akaga nyine bahuye nako. Murabizi abadamu, abari babarirwa mu cyiciro cy'inyantege nke, kandi mu bihe by'akaga by'amage nibo bagerwaho n'ingaruka zikomeye, gufatwa ku ngufu, guhigwa, ibibi byinshi bakorewe. Nibo rero ku kigero kinini usanga twarakiye mu matsinda ya Mvura Nkuvure. Ariko kandi no muri babandi bafasha abandi gukira ibikomere twahuguye, usanga hafi ahubwo 70% ari abagore bafata iya mbere, ba mutima w'urugo nyine, bafite wa mutima w'impuhwe wo kumva abandi, wo gutega amatwi, wo kubika ryabanga. Nibo rwose bari ku ruhembe mu mubare munini twakira, ariko n'abagabo usanga barimo nabo bagafasha. Hazamo rero na cya kindi cy'uburinganire n'amateka, usanga itsinda ririmo abagore benshi bakomeretse, iyo hajemo n'abagabo ahanini no kwa kwibohora biragorana, ariko iyo buzuzanyije hari ubwo bitewe n'uko nababwiye ko wa muntu twahuguye uba muri kominote niwe wenyine uvuga ngo ariko iri tsinda ndarigira iry'abagore gusa. Nk'ubu hari amatsinda twigeze kugira za Bugesera n'ahandi, aho twatumiye abagore bafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside. Abo urumva baba bakeneye umwihariko wabo, bagafashwa n'abagore bagenzi babo bashobora kubumva. Yewe hari n'abo udashobora gutinyuka kuzanamo umugabo, kuko iyo abonye umugabo imbere ye bimusubiza inyuma, akibutswa wa wundi wamuhemukiye. Rero bagenda basoma ibyo byose bakamenya icyo gukora, ariko ni byiza ko bafashanya. Turashimira n'abagabo rwose bitabira izi gahunda. Kandi reka ngire icyo mvuga, ubushakashatsi bwagaragaje yuko abagore bahuye n'akaga gakomeye, hafi 5,000 uhereye ku bushakashatsi bwa 2015 bwari bwarakozwe na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge, bugaragaza ko abagore barenga 5,000 bafashwe ku ngufu. Ariko kandi no mu byo tubona hari n'abagore bagize uruhare mu gukora jenoside. Icyo rero kuba uri umugore utanga ubuzima, wahamagariwe icyo, ukaba mutima w'urugo, ukaba warafashe na nyambere mu kwambura ubuzima, ubundi ni ikintu kitari icy'i Rwanda, kitari gikwiye umunyarwandakazi. Ariko nabo twarababonye, usanga sosiyete ahubwo yarabahaye akato gakomeye, barabaye igicibwa. Kandi koko nibyo, icyaha cya jenoside, umwanditsi umwe wita Anna Arendt yaravuze ati ni icyaha kiremereye utabona uko uhana, utabona n'uko ubabarira. Usanga ariko nabo iyo baje sosiyete igerageza, bavuye nyine muri RCS yabagoroye,
nabo bacishwa muri ya matsinda bakabasha kwitabira. Hanyuma icyo mvuga, abagabo nabo bakoze icyo cyaha bitabira ibyo biganiro, usanga kwibohoka no kuvuga ibyabaye bigenda gake gake. Ibyo bijyana na ya miterere ya kigabo n'iya kigore, ariko nabo barafashwa bakaganirizwa. Rero ikigero kinini ndashimira rwose ba mutima w'urugo uruhare runini bagize mu kubanisha abanyarwanda no gusana imitima kandi banagikomeza kuko ni urugendo. Honorable Minister, mu minota 2 isigaye hari byinshi mwatubwiye byakozwe, murimo gukora polisi cyangwa politiki igiye kugenga ibi bikorwa byose bijyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda, ariko kandi turi mu karere navuga ngo kameze nk'ubwato buri mu muhengeri. Ntabwo imvugo z'urwango hafi y'amatwi y'abanyarwanda zirahashira, n'imbeshyirwe ngo baranabibona no kuri za mudasobwa n'ahandi. Ese uko gusobanya kw'ibivugirwa mu Rwanda ariko hafi yaho hakivugwa ibindi, nta mpungenge byatera iyo gahunda n'iyo politiki murimo kubaka? Nitubanze twubaka ibyacu kandi bigere ku buryo burambye, kuko ibibera mu baturanyi mu bindi bihugu nta kontrole tubifiteho, nta buryo dufite bwo gukoramo impinduka nk'uko tubyifuza. Nubwo hari imiryango mpuzamahanga duhuriyeho ndetse n'imiryango yo mu karere, guverinoma y'u Rwanda ihitamo kuganira ibinyujije mu miryango mpuzamahanga no kugaragaza ukuri no kugaragaza ibibazo uko bimeze. Nubwo buryo bwa diplomasi bukoreshwa, ngira ngo murabikurikira. Ariko cyo navugaga ni tubanze twubake, dushimangire ibyacu. Ubu ngubu u Rwanda rufite icyerekezo 2050 cyiza cyuzuza ibyagezweho mu cyerekezo 2020. Icyerekezo 2050 gishingiye ku cyerekezo nyine kivuga ngo twubake u Rwanda rufite iterambere rirambye, abaturage bafite ibibatunga bihagije, batekanye, iterambere rirambye. Nirwo rwa Rwanda twifuza wahoze uvuga. Iryo terambere rirambye, imwe mu nzira icyerekezo 2050 rigaragaza byacamo kandi kugira ngo bishoboke, nuko ibyo tugeraho byose, iterambere twifuza, tugomba gushaka ibisubizo by'ibibazo dufite, ariko ibisubizo bijyanye n'umuco wacu, ibisubizo bijyanye n'imiterere y'amateka yacu, bijyanye n'imiterere y'igihugu cyacu. Ni naho rero habonekera igisubizo cy'icyo wabazaga, kuko ibibera mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo ni uruhererekane rw'amateka kuva ku gihe abazungu bicaye bakagabanya u Rwanda, bakarugabanyiriza ibice, hagasigara abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. 1994 hakajyayo abakoze jenoside bakahungira n'ingabo zabo, benshi bagahamayo, bagakomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside no mu baturage. Ngiyo urwo ruhererekane rw'amateka uko ruteye ntitwarwirengagiza. Nidukore ku buryo rero twe twubaka ayo mateka, tuyigireho, twubaka igihugu gishingiye kuri za ndangagaciro, ku mateka yacu, ariko twubakiye ku muco n'igihugu kizakomera. Noneho nigikomeza iyi mpumbero dufite, wenda n'abo baturanyi hari aho bazagera bakavuga batari ko wahindura natwe tukagira imiyoborere myiza. Kuko kugira imiyoborere myiza nicyo cya kabiri, nanone n'icyerekezo 2050 kigarukaho. Imiyoborere myiza, ubuyobozi bukorera umuturage, bugamije umuturage nawe bwibonamo, bukamuha serivisi ikwiye akeneye yose, nibyo byubaka igihugu gikomeye, kinatuma na ziriya disikuru zihamagarira kwica no kwangana zitabaho. Dukomeze rero iyo nzira, ariko n'ibiganiro ubwo leta izabikomeza byanze bikunze, kugira ngo kuri kumenyekane, kandi twirinde yuko dukore ku buryo amasomo twavanye muri jenoside yakorewe Abatutsi atagira ahandi yisubiramo. Murakoze cyane. Reka tushimire nyakubahwa Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, dushimire kandi n'abafatanyabikorwa b'iyo minisiteri twabanye muri iki kiganiro, Nzaramba Lucia ndetse na Frank Kayitare. Dushimire namwe abatanze ibitekerezo bakagira n'ibyo bakenera gusobanuza minisitiri, kandi ngira ngo n'ubundi naho minisiteri ikorera ntimuhahezwa. Turabashimiye. Ishusho y'ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda ni iyo ngiyo, ni
gusingira ubuzima, ni ukwima amatwi ibisubiza abantu mu mateka mabi ashaririye, kandi rega burya nta n'inyungu abantu bakuyemo, ni ibihombo gusa. Inyungu umuntu afite muri iki gihe ni iyo kuba umunyarwanda muzima ubwe n'abo bari kumwe n'abo azashobora guhura nabo. Turabashimiye rero, mukomeze kugira ibihe byiza bya Noheli byo gusoza umwaka no kuzatangira utaha mu mahoro no kubamo mu mahoro.